yakunze abari mu isi. Haleluya. Byatumye itanga umwana wawe w'ikindi kugira ngo umwizera wose atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo ari we wese nta dini ni buri wese Imana ahabwe icyubahiro. Ubwo noneho mwari mubishikamye na Françoise nuko twibona mu murongo turarambagizanya dutegura rwose ndamubwira ateguriwa integura inshuti zanjye mu mujyi aho ngaho. N'ubu dufite amafoto y'urwibutso y'ubwo bukwe bwacu. Yego. Ntabwo twagiye mu kiliziya gusezerana, twarishingiye. Hagati aho rero muri Kiliziya Gatolika kuko naho dusengerayo wishingiye baguha ibihano, icyo gihe baga wishingiye baba guhawe ibihano byabaga birangiye. Ngeze mu bwangavu nibwo nahuye n'ikibazo cy'uburwayi bukambera amayobera. Ari mfite uburwayi bwo mbese nasezeraniye Imana ko ntazajya ntanga ubuhamya ngo ngire ibyo ngira amabanga. Yego. Ubwo natangiye kujya mu mihango mfite imyaka 15 nkuko n'abandi bayijyamo, ariko ngewe kuva mu bwangavu bwanjye imihango yanjye yari ifite ikibazo. Nagiraga imihango itagira gahunda kandi ikaba imihango iteye ubwoba sinzi uburyo nabivugamo. Ku buryo nicaraga nkigunga nkabone se Mana kandi mwe nk'uko waremye abandi, kumva abandi bakobwa bambwira ngo bamara iminsi 3 abijama 4, ndetse nkabona iyo minsi 3 yababangamiye mu gihe ngiye namaraga n'ibyumweru 2 cyangwa nkamara n'ukwezi yanze guhagarara. Kandi ubwo ikaba yari imihango myinshi cyane iteye ubwoba cyane, ku buryo natangiye no kujya mu baganga b'indwara z'abagore nkiri umwangavu. Kambangamira cyane. Noneho rero iyo ndwara ntagiye muri birebire cyane ngo vuge uburyo nayivuzaga n'uburyo byagendaga. Iyo ndwara yanzaniye ingaruka yabaye intandabyi y'umunezero twari twiteze, kuko nk'uko yababwiye nanjye mu bukumi bwanjye nifuzaga kuzashaka umugabo tuzabana mu rukundo. Yaransikije bitewe na ya ndwara narwaye umuganga. Iyo ndwara yambereye inkomyi cyane mu buryo ntabasha no gusobanura kubabwira, ariko gusa mu byumve yantezaga imbeho ubwo abantu mbese bubatse mu byumve abazumva ubu buhamya bakumva iyo mbeho bazafindure icyo yatezaga. Kugira ngo abantu banabyumve neza, abantu bashobora kubyumva nk'imihango isanzwe, ariko bazirikana ibya wa mugore dusoma muri Bibiliya wamaze imyaka 12 ahuye n'ikibazo gikomeye cyane kidahagarara, ariko noneho tunazirikane ngo we byamutangiye ari umwana ku myaka 15. Ikindi abadukurikiye kugira ngo bumve ko iki kiganiro turimo turakomeza abashobora kuba bari mu gika nk'icyo, turakomeza duhumuriza abashobora kuba bari mu bibazo nk'ibyo, nkuko tuza gukomeza tugenda tubafasha. Impamvu z'ubu buhamya ni ukugaragaza ingorane duhura muri ubu buzima n'ibigeragezo duhura nabyo muri ubu buzima, ariko tukanagaragaza gukomera kw'Imana n'ibisubizo by'Imana ku bihangana. Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihanganye akageza imperuka ko ari uzakizwa. No muri ubu buzima hari igihe umuntu yihangana akageza ku kigeragezo cye Imana yagennye, ibisubizo bikajya byaboneka. Tubibutse ko Françoise kuva ku myaka 15 yari afite ikibazo kituruka muri uko kuva ku mihango idasanzwe. Kwe kuvuga ngo ni imihango isanzwe, ni imihango idasanzwe. Byabaga ari ibintu bikomeye ku mwana w'umukobwa utangiye iyo gahunda, utangiye guhangana n'ibyo bibazo kuva ku myaka 15, rimwe bikaba birahagaze ubundi bikagaruka. Ngira ngo niho wari ugeze ko byari ibintu bidasanzwe. Byari ibintu bidasanzwe. Twari tugeze ko byagiye bigeza ku ijoro. Iryo joro rya mbere twabayeho nyine yambereye intandamyi, kuko abantu bakuru babisobanukirwa bakabyumva, bumvise uburyo mbabwiye nyine ko iyo ndwara yantezaga imbeho. Yego. Nabo ni bazafindura. Ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose umuntu ukuze cyangwa umuntu wubatse wese azumva uko byagenze. Yego. Ntabwo byagenze neza, bituma ibyishimo n'umunezero buri wese yari yiteze bihinduka amarira, ndetse byarakomeje nk'uko turaza kugenda tubibabwira. Turaza kuvuga n'uburyo iyo ndwara yaje gukira. Yego. Nayikize nyimaranye imyaka 19. Bigeze igihe nari nsigaye njya mu mihango amezi 3 ashoreranye iminsi 100 nigeze kuyima.
ikarangira ndi mu mihango kugeza igihe amaraso yakamaga nkahagira. Adukurikiye ntabwo bashobora kumva urwo rugendo rw'imyaka 19 umuntu afite ubwo burwayi buri kuri urwo rwego ngo agaha kari kundi karahondurika. Hari umupasitori umwe waririmbye indirimbo yitwa Karangwa Apollinaire, ni pasitori hari Gitwe, nibiye ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira, ariko iyo ubikuruye ukabigira nk'ibyawe uhita wumva uburemere bw'ibyo bintu birarenze. Imyaka 19 mwana w'umukobwa ariho ubwo buzima, ni ikintu gikomeye. Nabaga ameze nk'umuntu wabyaye, najyaga mu mihango ukajyana umugore wabyaye usanga birarenze. Tekereza kuyuvura umwangavu ukajya kwivuriza muri materinite. Yarakoze, reka mufashe turagenda twunganirana nawe ndamukenera ko agira Imana yarabikoze. Itangiriro ry'umunezero ryabayeho itangiriro ry'umubabaro. Nta kamaro bamuhe n'ingorane zikomeye. Ibyo warukomojeho hari ikintu cyanteye ubwoba, na n'ubu hari umwambaro nambaraga icyo gihe na n'ubu ngifite urashaje. Nuko yavuze ati ntiwabona uko bivuga, birarenze kuba uri kumwe na mugenzi wawe ukambara undi mwenda kugira ngo utaza kwandura. Icyo kintu sinabura kukivuga ngarukiyeho. Ubwo yarakomeje turivuza turavuza. Ari ubuzima bw'urugamba. Uyu mudamu aratangira ajya kwivuza, yagiye muri Arubefu, aho bitaga muri Arubefu, baravura biranga. Wenda sinabivuga neza nkuko yababyibuka, kuko buriya wowe bagagenda n'ikibyibuka cyane, turagenda twunganirana. Baravura biranga, mu bitaro byose baravura biranga. Ubwo rero twari abantu baciye bugufi muri ubu buzima. Nari umuzunguzayi, urabyumva. Uyu nawe yacuruye utuntu dusanzwe, niho nk'aho ari umuzunguzayi. Noneho twabanje kujya akora, nyuma aho tubanye we yateraga ipasi, yari umuravaderi. Abadukurikiye banyihanganire komeza. Yari umuravaderi atera ipasi. Hanyuma ubwo muri ubwo buzima bukomeye, amafaranga yose twakoreraga, amafaranga dukoreye, byadusabaga ngombwa ko amenshi agomba gushirira mu byo kuvuza uyu mufasha wanjye. Nakoraga amafaranga wasangaga dupanga, aya ngaya nayo kurya, aya nayo gupangira kugira ngo tube twajya hehe kwa muganga. Ndibuka nibwo hari muri 1993 ngo twababwiye icyo gihe igihugu cy'u Rwanda icyo gihe cyari mu ntambara. Yego. Kwa kundi nabyo nakundaga gusevinga cyane, nagize amahirwe mpura n'umudamu nawe udasesagura, dutangira gupanga ukuntu tuzubaka. Ariko ntisimbure no kumuvuza buri mezi 3 cyangwa 2 akaba ari kwa muganga. Ni byinshi, abaginekologe bakora uko bashobora mufata ngo bari kuzibura imiyobora ntanga. Ubwo nta rubyaro kandi nta no kubyara, ubwo nta kubyara. Imyaka ibaye ubwo hagati aho 93 94 noneho ryahemba ribwira ibigambo bimeze nk'ibigande byinshi. Araribaza ngo uko igize ngo uko tuzagira kose azabyara. Ni ukuri pe, ryahembe ryarihagurukije, nta urikoze rirahaguruka rigira gutya ngo ahita avuga ngo ikindi riremeye. Icyo nyine ntiwabonye uburyo bwo kubicekinga hasi. Hari hagaragara, hari igihe namukeka umva hari hagaragara. Kandi noneho ndibuka niba yari afite akarago, byemera ko n'ibitangaza Satani abikora, ariko byinshi n'ibihimbano. Hari abigira bakomatari nabo no mu madini byinshi, muzabona by'ibitangaza mu madini byinshi. Ibyo bintu rero yarabikoze maze ntaha. Gusa Imana nayisabye imbabazi kandi nizeye imbabazi zayo, yuko icyo gihe navuye nayihakanye. Nawe uvuye nihakanye nene, dore ya Mana yo mu ijuru baba bavuga ko abandi bayirusha imbaraga, bavugisha abantu bakaba mu bibazo ntibiteho ngo bahumurize igire gutya. Imana ni iyi ngiyi yafatirana abantu mu kigeragezo yo kanya. Natashye nihakanye Imana. Yesu yaramutsinze. Nashimye iyo ngiyo ngo niyo Mana. Gusa Imana nayisabye imbabazi. Yego, kandi irababarira. Yarambabariye. Ariko icyo gihe mu myizere nari mfite mwako kanya nari nabyizeye. Nuko twahavuye umupfumu adutegetse ko ngo abakurambere bategetse umupfumu yuko agomba kutubwira ngo tukazazana ihene. Umunsi tuzaba twayibonye, twamara kuyizana ngo akayikurira hamwe ngo niba ari amahano, bavugaga yuko ngo ari abanduzi.
noneho ngo intsinzi ikabonekera kuri iyo hene. Twahavuye uyahanye gahunda n'uwo mupfumu, umupfumu aza kuyifata ariko wa gatatu ihene iraza kuyijyana, yaza kuyitwara, yaraje amuhereza amafaranga 5,000. Icyo gihe ihene nziza yaguraga 5,000, amuhereza 5,000 cyo kugura ihene. Ubwo ku itariki 7 z'ukwa kane 9/3 niyo yari randevu yo kujya kumarirwa amahano nyine bakatuvura. Ndabyibuka ku itariki 6 z'ukwa kane 9/3 saa 2 za nimugoroba za nijoro, nari ndimo ntera imyenda ye, ipantaro n'ishati, nawe ari gutera umuti inkweto. Kwiteguye kubyuka saa 11 tugenda, mfite ibyishimo bitagira uko nabivuga cyo kujyana. Numvaga ko ndagerayo nkavayo nyine ibibazo mfite byose babirangije. Nuko muri ayo masaha nkiri gutera ipasi nakiri guhanagura inkweto, ubwo twumvise itangazo kuri Radio Rwanda ngo indege y'umukuru w'igihugu ngo irahanuwe, ngo biri gushya, ngo nta muntu wemerewe gusohoka mu rugo rwe, ngo nta bantu bemerewe guhagararana ari 2 cyangwa 3. Mana yanjye wari Habyarimana. Umva umutima Yesu ukubita ku rugendo rwacu rupfuye. Ndababara we, ndababaye, iyo bayihanure ejo wenda nimugoroba, iyo barika bakayihanura ejo nimugoroba, ndababara nkuko dukurikiye. Noneho urakoze cyane, umufasha n'umufasha we. Noneho ubwo ihene niba umupfumu yarayiriye, ubwo yarayiriye, niba yarayiriye byarangiriye aho ibiba biraba nyine. Byabara uwariraye. Iki gihugu cyacu cyagiye, ubutegetsi bwacu bwagiye butanga akanya ko kujya twibuka tuniyubaka. Ibyo byo byarahise, byabaye benshi tuzi babaye muri uru Rwanda, tukagira n'amahirwe yo kuruvukiramo, tuzi byakurikiyeho. Ubwo ibiba biraba, turibanda cyane ku buhamya bw'umuryango wacu. Wowe rwose jenoside yabaye, jenoside irabaye, muyibutsemo, muyivuyemo. Ariko nawe turavuga aho gato kaba karabaye hari inyuma y'inzu, yari inzu yangiriye nyine. Hari ahantu umuswa wacukuye, hari amateka yaho ngira rimwe na rimwe najyaga kureba nkabona inzihisha ahantu umuswa wacukuye, nakwihitamo nkasanga ntazajyamo. Mbogo Imana ibiba biraba bibaye agatogo kuri twebwe, none atari twe gusa ahubwo abariho icyo gihe. Ubwo hari Radio Rwanda, buriya isi ifite ubutekinisiye budasanzwe. Ikinyoma nicyo gihatsise. Radio Rwanda ikavuga ngo iyi radio mwumva muri Repubulika y'u Rwanda ivugira i Kigali ngo ni saa 5. Emabiri Sisomana ari kubivuga. None natwe ubwo Radio Rwanda uzi ko ari hakurya yacu, twari Kimisagara tuyobera hakurya. Isa n'ingano yo kwahaza. Turamusuhuje n'uburwayi, nabonye ikiganiro cye, yagize ikibazo cyo kurwara paralize. Nampamagaje isomo yanyigishije. Ubwo bizire makanyereka ansomera igitekerezo cyo muri Daniel mu rwobo rw'intare. Igitekerezo cya Daniel mu rwobo rw'intare. None ko nyiri umusore nakundaga kureba filime, nakundaga ba Jackie Chan, nkakunda ba Chuck Norris, nkakunda bari abongereza bakabutura bose mbizi nyine. Noneho anyigisha ukuntu bose nakundaga ba filime, najyaga no muri sinema mayi Nyamirambo, njye najyaga mu cyaha nkajya no kureba filime. Noneho ibyo Chuck Norris, umunyabyaha burya Imana ibikuzi koko, maze yakumenye mbere yakuze. Ibyo byose nakunyuragamo, sinarinzi ko Imana inkunda, sinari nayizi. Nuko nditegereza nitegereza filime, nako abanza nsomera Daniel mu rwobo rw'intare. Noneho arangije gusoma ndavuga ati nuko abamarayika Uwiteka arazabumba umunwa w'intare. Noneho ko naribye filime, nubwo uwo mugabo marayika yaraje afata agatare akajya agafunga kacu yari narebye muri filime. Ati we ati n'imbaraga z'Imana ako kabikwa mu bwenge bwanjye, noneho n'ibindi byinshi yagiye ankorera byiza, Imana imuhe umugisha. Nuko birangije mu kwa gatanu tariki 30 niho twabatijwe. Ariko icyo gihe tubatizwa muri rusange, tubatizwa n'umudamu wanjye, nibwo twabatijwe.
ariko mbere y'uko tubatizwa nk'uko abapasitori bajya bahamagara nari nyiri gushaka rya somo ngo turyibutse abadukurikiye kuko warivuze bakenera kumenya aho riherereye nubwo tutabivuganye burya nibyo ryari rimpugije isomo rikomeye riboneka muri Malaki igice cya 2 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 aravuga ngo ntukariganye umugore wo mu busore bwawe ntukariganye umugore wo mu busore bwawe noneho arasobanura ngo bivuze kutamuhemukira cyangwa wica isezerano cyangwa se kumuca inyuma guca inyuma uwo mwashakanye cyangwa kumuta ukamuta mbese ukamuhunga ubwo bishobora no gusohora ku mugore cyangwa bigasohora ku mugore ni Malaki igice cya 2 wakomeza kuko abantu bari kuryibazaho umurongo wa 14 ya 16 iryo somo wari wasomye yarakubajije ati wahereye kuki utangira kumva ko igihe wari uri mu matera ujya mu bwiherero twitaga mu bwiherero harya mu Kigali Imana niho yagusuye iguha rya somo niryo dukunda kubazaga abadukurikiye bamenya aho riherereye wakomeza okay ubwo tumaze gufata umwanzuro wo kubatizwa mbere y'uko tubatizwaho gato uzi ko iyo umugabo n'umugore bari bubatizwe nk'umuryango nyine pasitoro abakenera by'umwihariko kugira ngo agire ikiganiro aganira yego hari naho bijya biba tukabaha impano ya Bibiliya yari couple muri ibi bihe ubwo duhamagarwa n'umugabo na pasitoro Mbonyabashotsi Sinaporo yego saza wambaraga marinete nawe gutya ni nawe wambatije buriya njye nabatijwe na Mwerana ntabwo njya mwibagirwa nsengeye bwa mbere nkihana niwe wansengeye ni nawe wambatije nuko aratubaza ati yakoraga kugira rinete gutya ati niko bikarama uyu mugore ni wawe uraga Imana mwarasezeranye ntiwoya ntabwo mwasezeranye ntiwoya ahita ajyana uyu mudamu mu rwiherero akubwira ngo iki wagezeyo arambaza ati umugabo wawe ko ambwiye ko mutasezeranye ati none ko ntakibabatije nkaba nari inzira ngo iyo umuntu abatijwe ngo ubwo ibyaha biba bimuvuyeho burundu ababaye umuntu w'Imana byeruye maze ndababara ndabene pasiteri ntiwatubatije koko watubabariye ati woya ati atasi ubundi mufitanye abana bangahe ndamubwira nta n'umwe ati ntiwumva ati madamu rero ati rwose pe ati mwebwe ntabwo mbabatiza rwose ati ntimwasezeranye nta mwana mufite ati mwe mwatukisha itorero ry'Imana nuko yavuze ati mwe mbabatije nyuma y'igihe runaka mwatukisha itorero ry'Imana nahise ndambura ikiganza gutya imbere ye rero ubwo amaze kuvuga gutyo amweretse ko nshaka ko atubatiza nibwo ahita ahamagara urundi noneho we njyanye njyenyine ariko agiye kumubwira ibyo amubwira njye yarandetse ndahaguma tubwira twembi nibwo narambuye ikiganza ni pasiteri tubatize Imana yaduhamagaye izakemura ibibona ko ari ibibazo abona bimurwanya imbaraga nta nubwo ari kutubatiza bitewe yabimenye ntabwo ari kubikora aho rero niho hari urugamba rukomeye cyane maze kumubwira gutya avuga ati bo ati ni gusenga kandi muzanakora uko mushoboye musezerane ni njye nari mfite umuvuduko mwinshi ukomeye cyane wo kumva icyo Imana insaba cyose nzagishyira mu bikorwa niko twihannye ntuzi ko twihannye tugana n'ibishyimbo ngo birimo amaporoteyine nk'ari mu nyama ni ukuvuga ngo dushaka kwihana icyaha cyose n'igisa nacyo ibyo ni ibyabaye hari abaka bamwe bagiye bakamera gutyo niho nazamukiye burya ngeze mu itsinda niko nafashwe njyewe ntabwo byageze aho ngaho cyane usibye ko ikintu maze gusomera ububi bw'inyama nahise nzepura na n'ubu kandi noneho igihe kiragera turabatizwa ubwo tuba twinjiye mu bizera b'Abadiventiste umunsi wa 7 mu itorero ry'Inyamirambo aho niho twabatirijwe twembi urugamba ruratangiye rw'ubukristo kuko iri jambo akunze abari mu isi haleluya byatumye itanga umwana wawe w'ikindi kugira ngo umwizera wose adahamuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uwo ari we wese nta dini ni buri wese Imana yahabwe icyubahiro ubwo noneho mwari mubishikamye Imana na Françoise nuko twibona mu murongo turarambagizanya dutegura rwose ndamubwira integura inshuti zanjye mu mujyi aho ngaho n'ubu dufite amafoto y'urwibutso y'ubwo bukwe bwacu ntabwo twagiye mu kiliziya gusezerana twarishingiye hagati aho rero muri kiliziya gatolika kuko naho dusengerayo wishingiye baguha ibihano icyo gihe wabaga wishingiye wabaga uhawe ibihano byabaga birangiye nuko
igihe cyaje kugera ubwo murabana turishingira ariko habaye ubukwe ni ubukwe yaje aherekejwe yakenyeye bamanuka hariya kwa Karekezi urahaza ahitwa hahoze ariko kwa Karekezi banyuze haruguru babo barazamuka bageze kwa Karekezi baramanuka hajya munsi ya gereza baramanuka nari ntuye nanjye kuri ka gahanda gaturuka ruguru kwa Karekezi hari akazu kagomba kari kari imbere gutya imodoka imanutse ishobora kuba yakubita kuri asengero rw'abadepe yego ubona ko afarahiye nari ndi munsi ya ruguru atari kwa hagana haringane nako gahanda gaturuka ruguru mu muhima kamanutse kuri gereza kakamanuka nahitwaga kwa Karekezi hari soye kwa Bonaventure Habimana oya kwa Karekezi niho ruhazi arancitse ntabwo wahibuka ariko iriya mihanda ndayizi nayikatagamo cyane ya Muhima yose nuko araza nayikatagamo ku myaka 19 yose naracangacanga ubwo ubukwe burakorwa twateguwe n'abafotografi nk'uko ubona mwene data kuri uyu mwuga baradufotora amafoto aracyahari nuko ubwo ntari nayakwereka harahari rwose nuko ubwo twabanye ubwo bukwe twabukoze itariki urazibuka ni umwaka nibuka gusa tariki zingahe ebyiri z'ukwa mbere 1993 François aribuka nibwo zigize zijya mu mutwe we ntabwo yazinyweye we nkanjye nubwo yasoma ko habaga ari ugusogongera nkatwe n'iriya kanyanga yo ku Muhima twasangiraga hari yo kwa Jeshi dukoreye bikomeye nuko turabana izo tariki ni tariki ntazibagirwa numva ko nawe atayibagirwa Yesu ashimwe nimbaswe buriya abanyarwanda bakunda guca umugani ngo bamwe baba ngo utaza akaraye ifumbwe araza ifu ako nakagani bakunda hari n'umugani bati ngo umuntu yizera make ngo amaherere yizera amahirwe mu buzima yizera amahirwe mu buzima amaherere akamugendaho ubwo maze kwinjiza ahitwaga iwanjye icyo gihe maze kwinjiza uwo nakunze nihebeye kandi mukunze kuko bizira uburyarya pe mushakiye kugira ngo twubake iryo joro ry'itariki ebyiri ibyo nari niteze ibyo twari twiteze njye nawe ntabwo ari uko byagenze tugeze rero ahantu hakomeye abadukurikiye bakurikire cyane aha hantu tugiye kugera ahantu hakomeye nubwo hasigaye hose hakomeye ariko tugiye kugera ahantu hakomeye ijoro ry'ubukwe ribaye ibyo batari biteze nibyo ni wo wa mugani bari baciye iradukunda kaza mukurikiye abateguye na yego ubwo yego iryo joro ryakubereye ikibazo gikomeye ndabona binaguteye emosiyo atari njye gusa wanjye ndabona bigukoze ku mutima mbona emosiyo ziraje ese wareka François ko mbona akomeye akaba kuruhuyeho gatoya kakira kuko hari umuririmbyi w'indirimbo ya 99 yararirimbye ngo iyo nibutse umusaraba utangaza umwami nyirishema yatangiyeho ibyo nungukaga byose ntabwo mba nkibyitayeho ariko ari igitero cyagezemo ararima ngo hari ubwishavu n'ibyishimo bijya bihura rero abadukurikiye ishavu n'ibyishimo ndabona bihuriye muri Theo witwaga nta kamaro ariko bakaba ari kamaro turaza kubigeraho reka François tumwakire yongere abavugisha ariko amwakirira aho yarageze nubwo nakomeje kuvuga rimwe gusa hari andi mazina menshi François afite turi buze kubabwira dusoza ubu yitwa amazina menshi ntashaka kuvuga nonaha aba yaramatsiko ariko wamwakira wenda n'irindi zina niba biba ngombwa ukarivuga ugakomereza aho yarageze mama murakoze ariko mbere yo kuvuga kuri iryo joro nanjye ndumva hari ahandi hantu nahera yego rero mu bwana bwanjye nta mibabaro nahuye nayo mu bwana bwanjye nakuze mbona mfite data unkunda mfite mama unkunda iwacu nubwo bari abakene ariko bari babakene batabura icyo bagaburira abana twararyaga tugasigaza twaburaga imyenda yo kwambara twaburaga amafaranga y'ishuri tukiri primaire naje kumenya mbese nakuze numva ntababaye mbayeho nk'abandi bana mbonamo aho twari dutuye yego umubabaro natangiye kugira ngewe umubabaro wangezeho ngeze mu bwangavu
ngeze mu bwangavu nibwo nahuye n'ikibazo cy'uburwayi bukambera amayobera, nari mfite uburwayi bwo mbese nasezeraniye Imana ko ntazajya ntanga ubuhamya ngo ngire ibyo ngira amabanga. yego yego. Ubwo natangiye kujya mu mihango mfite imyaka 15 nk'uko n'abandi bayijyamo, ariko njyewe kuva mu bwangavu bwanjye imihango yanjye yari ifite ikibazo. Nagiraga imihango itagira gahunda kandi ikaba imihango iteye ubwoba sinzi uburyo nabivugamo, ku buryo nicaraga nkigunga nkabone se Mana kuki kandi mwe nk'uko waremye abandi, kumva abandi bakobwa bambwira ngo bamara iminsi 3 abijama 4, ndetse nkabona iyo minsi 3 yababangamiye mu gihe ngiye namaraga n'ibyumweru 2 cyangwa nkamara n'ukwezi yanze guhagarara. Kandi ubwo ikaba yari imihango myinshi cyane iteye ubwoba cyane, ku buryo natangiye no kujya mu baganga b'indwara z'abagore nkiri umwangavu, kambangamira cyane. Noneho rero iyo ndwara ntagiye muri birebire cyane ngo vuge uburyo nayivuzaga n'uburyo byagendaga, iyo ndwara yanzaniye ingaruka yabaye intandaro y'umunezero twari twiteze, kuko nk'uko yababwiye nanjye mu bukumi bwanjye nifuzaga kuzashaka umugabo tuzabana mu rukundo, kuko nk'uko nababwiye ko nakuze mbona data nkunda, data yarankundaga cyane ku buryo kugira ngo mwumve uburyo yankundaga, iyo yabaga agiye impaka n'umuntu akamurahira indahiro zibaho, akabona uwo muntu ntari kumva, indahiro ya nyuma yabaga kuvuga ngo ako n'amazina yanjye sinanana yababwiye. Yego. Ubundi nakuze nitwa Kangabe, ari ryo zina rizwi n'abantu cyane, ariko nyuma yaho papa aza kwibuka ko mu irangamuntu harimo irya ukwigize. Ibyo naryo rifite amateka, nimuza gushaka kuyamenya muyambaze. Yego. Kangabe ukwigize Françoise. Ubwo rero papa yabaga agiye impaka n'umuntu, indahiro ya nyuma yamuhaga yaramubwiraga ati ndagapfusha umwana wanjye Kangabe nguyu, kandi yari afite abana benshi pe. Ubwo bikanyeka ko ankunda. Ikindi cyanyerekaga ko papa yankundaga, papa ni njye yabitsaga amafaranga kandi mama ahari, ariko papa ni njye wari umubitsi we na mama rwose tubiziranyaho, ngo yaba ashaka ko muguza akaza akanyinginga ati makuri amafaranga so yakubikije. Yego. Mama nawe yarankundaga kugira ngo mbumvishe uburyo mama yankundaga. Nakurikirwaga n'abana 2 b'abahungu, uriya mukobwa mwabonye wa Bucura. Yego. Yaje kuvuka nyuma cyane kuko mama yanabyaraga atinze, ariko abo bana bankurikira b'abahungu iyo mama yabaga agiye gutemberera ahantu sibo yambikaga ngo agendane nabo, ahubwo yarambwiraga ati mwana wati karabakijyaniye gusura runaka. Yego. Ku buryo n'abantu bamubwiraga batari ko kuki ugendana uwo mukobwa wawe buri gihe ugiye hose uba uri kumwe n'uwo mukobwa wawe, ati wagira ngo niwe Ucura. Ubwo bigatuma nanjye mbona ko bankunda pe, urumva ko nta mibabaro nari mfite. Noneho mu bukumi bwanjye mama rero yaje gupfa afite imyaka 17, 8 karindwi 8 n'umunani papa nawe arapfa. Nuko noneho mu bukumi bwanjye nkavuga inti rero urukundo rwa mama na papa nabuze nzarubona ku mugabo nzashaka. Nkumva nshaka kuzashaka umugabo tuzaba dukundanye, nari nararahiye ko ntashaka umusore tudakundanye. Narabaye nisinzareba ku bukire, ngenzareba imico y'umuntu, ndebe imyifatire ye, ndebe ko nkunda. Kuba nkunda icyo kizagihagije ibindi byose narebaho. Ngira amahirwe rero uyu twaje gukundana nsanga neza ni wa musore nifuzaga. Yego. Ubwo rero nuko nawe yabyifuzaga. Twabanye nzi yuko ngiye mu munezero, numvaga ko gushaka urugo ari paradizo ngiye. Ariko amugani nkuko ageze ku ijoro rya mbere agatsikira, nanjye ijoro rya mbere byaransikije. Yego, muhumure. Bitewe na ya ndwara narwaye umuganga, kuko iyo ndwara yambereye inkomyi cyane mu buryo ntabasha no gusobanura kubabwira, ariko gusa mu byumve yantezaga imbeho ubwo abantu mbese bubatse mu byumve abazumva ubu buhamya bakumva iyo mbeho bazafindure icyo yatezaga. Kugira ngo abantu banabyumve neza, abantu bashobora kubyumva nk'imihango isanzwe, ariko
bazirikana ibya wa mugore dusoma muri Bibiliya wamaze imyaka 12 ahuye n'ikibazo gikomeye cyane kidahagarara, ariko noneho tunazirikane ngo we byamutangiye ari umwana ku myaka 15. Ikindi abadukurikiye kugira ngo bumve ko iki kiganiro turimo turakomeza abashobora kuba bari mu gika nk'icyo, turakomeza duhumuriza abashobora kuba bari mu bibazo nk'ibyo, nk'uko tuza gukomeza tugenda tubafasha. Impamvu z'ubu buhamya ni ukugaragaza ingorane duhura muri ubu buzima n'ibigeragezo duhura nabyo muri ubu buzima, ariko tukanagaragaza gukomera kw'Imana n'ibisubizo by'Imana ku bihangana. Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihanganye akageza imperuka ko ari uzakizwa. No muri ubu buzima hari igihe umuntu yihangana akageza ku kigeragezo cye Imana yagennye, ibisubizo bikajya byaboneka. Tubibutse ko Françoise kuva ku myaka 15 yari afite ikibazo kituruka muri uko kuva kw'imihango idasanzwe. Ngo kuvuga ngo ni imihango isanzwe, ni imihango idasanzwe uko yazaga ari imihango ishobora no kuzana n'imibumbe y'amaraso, kugira ngo abantu babyumve. Byabaga ari ibintu bikomeye ku mwana w'umukobwa utangiye iyo gahunda, utangiye guhangana n'ibyo bibazo kuva ku myaka 15, rimwe bikaba birahagaze ubundi bikagaruka, ngira ngo niho wari ugeze ko byari ibintu bidasanzwe. Byari ibintu bidasanzwe. Twari tugeze ko byagiye bigeza ku ijoro. Iryo joro rya mbere twabariyeho nyine yambereye intandamyi, kuko abantu bakuru bo babisobanukirwa bakabyumva, bumvise uburyo mbabwiye nyine ko iyo ndwara yantezaga imbeho. Yego. Nabo ni bazafindira. Ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose umuntu ukuze cyangwa umuntu wubatse wese azumva uko byagenze. Yego. Ntabwo byagenze neza. Bituma ibyishimo n'umunezero buri wese yari yiteze bihinduka amarira, ndetse byarakomeje nk'uko turaza kugenda tubibabwira. Turaza kuvuga n'uburyo iyo ndwara yaje gukira. Yego. Nayikize nyimaranye imyaka 19. Bigeze igihe nari nsigaye njya mu mihango amezi 3 ashoreranye. Iminsi 100 nigeze kuyimara ikarangira ndi mu mihango, kugeza igihe amaraso yakamaga nkahagira. Adukurikiye ntabwo bashobora kumva urwo rugendo rw'imyaka 19 umuntu afite ubwo burwayi buri kuri urwo rwego, ngo agaho kari kundi karahundurika. Hari umupasitori umwe waririmbye indirimbo yitwa Karangwa Apollinaire, ni pasitori hari Gitwe, nibiye ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira, ariko iyo bikuruye ukabigira nk'ibyawe uhita wumva uburemere bw'ibyo bintu. Birarenze imyaka 19 umwana w'umukobwa ariho ubwo buzima. Ni ikintu gikomeye. Nabaga ameze nk'umuntu wabyaye, najyaga mu mihango ukajyana umugore wabyaye, usanga birarenze. Tekereza kuyivura umwangavu ukajya kwivuriza muri materinite. Yarakoze, reka mufashe turagenda twunganirana nawe, ndamukenera ko agira Imana yarabikoze. Itangiriro ry'umunezero ryabayeho itangiriro ry'umubabaro. Akamaro mbamuye n'ingorane zikomeye. Ibyo warukomojeho, hari ikintu cyanteye ubwoba, na n'ubu hari umwambaro nambaraga icyo gihe na n'ubu ngifite urashaje. Nuko bavuga ati ntabona uko bivuga, birarenze kuba uri kumwe na mugenzi wawe ukambara undi mwenda kugira ngo utaza kwandura. Icyo kintu sinabura kukivuga ngarukiyeho. Ubwo yarakomeje turivuza turavuza. Ubuzima bw'urugamba. Uyu mudamu aratangira ajya kwivuza, yagiye muri RBF. Aho bitaga muri RBF baravura biranga. Wenda sinabivuga neza nkuko yarabyibuka, kuko buriya wowe bagagenda n'ukibyibuka cyane, turagenda twunganirana. Baravura biranga. Muri bitaro byose baravura biranga. Ubwo rero twari abantu baciye bugufi muri ubu buzima. Nari umuzunguzayi, urabyumva. Uyu nawe yacuruje utuntu dusanzwe, niho ni nkaho ari umuzunguzayi. Noneho twabanje kujya akora, nyuma aho tubanye we yateraga ipasi, yari umuravaderi. Abadukurikiye banyihanganire komeza. Yari umuravaderi atera ipasi. Hanyuma ubwo muri ubwo buzima bukomeye, amafaranga yose twakoreraga, amafaranga dukoreye, byadusabaga ngombwa ko amenshi agomba gushirira mu byo kuvuza uyu mufasha wanjye. Nakoraga amafaranga wasangaga dupanga, aya ngaya nayo kurya, aya nayo gupangira kugira ngo tube twajya hehe kwa muganga. Ndibuka
nibwo hari muri 1993 ngo twababwiye icyo gihe igihugu cy'u Rwanda icyo gihe cyari mu ntambara. Yego. Kwa kundi nababwira ko nakundaga gusevinga cyane, nagize amahirwe mpura n'umudamu nawe udasesagura, dutangira gupanga ukuntu tuzubaka, ariko nsimbure no kumuvuza buri mezi 3 cyangwa 2 akaba ari kwa muganga. Ni byinshi abaginekologe bakora uko bashobora mufata ngo bari kuzibura imiyobora ntanga, ubwo nta rubyaro kandi nta no kubyara, ubwo nta kubyara. Imyaka ibaye ubwo hagati aho 94 aho hantu rwose bari huhera cyane. Ubwo noneho bigeze muri 94 mwabanye muri bwa buzima, kwezi kwa mbere kurashize ntanda, umwaka urashize, komeza. Noneho uko byaje kugenda hagati aho ntako kantu nako ndakavugamo. Yego. Twaje kwihambira, hari ibintu bijya biza buryo ko nta bishya munsi y'ijuru, ibintu byose biza bisa n'igihe cyashize. Yego. Nuko twabaye tutese ubu tuzakomeza kubaho burya dukodesha. Icyo gihe twaje gukoteza udufaranga muri ubwo bukene twabaga dufite buvanze no kwivuza kwe kwa buri gihe. Yego. Dukodeza udufaranga ibihumbi 11 tujya kugura ikibanza ahitwa 14, ibihumbi 14 tujya kugura ikibanza ahitwa Katabaro munsi ya kariyeri. Icyo gihe bahitaga muri Ruhumbu kubera ko hari udusimba bita imberege. Urabizi urazihasanze. Noneho icyo gihe ntabwo njya nibagirwa iyo niko abantu bari kwanga bari gusenyerwa i Kigali, ndavuga uko nta gishya munsi y'ijuru. Icyo gihe duca muri humye wari preference aho Tarisisi wayoboraga umujyi wa Kigali nka prefe, tumuca muri humye aho ugiye mu ntambara yo mu Mutara, Colonel turayubatse zabo, yari Colonel Renza. Icyo gihe tumuca muri humye arangamiye mu ntambara, inzu tuyubaka tuyijyamo umuntu ari gushinga urutoki mu byondo rukinjira. Ntabwo nzabyibagirwa icyo kintu. Tuyijyamo kuko icyo gihe abayobozi b'icyo gihe bo mu nzego z'ibanze iyo babonaga bayigezemo ntabwo basaga ngo bagusenyere, tuba turawutotse tuyinjiramo, ariyo yayindi waguriye. Turahagerana nuko ako kanonera kajyemo rwose. Nahise menya imbere yasanze yuko bahitaga muri Ruhumbu. Aho hantu wasize untereye igiti cy'inturusu cyari gihari kinini inyuma. Nuko bwaho hantu tumaze kuhagera, ubwo turacyari ku rugamba rw'ubuzima, niko yimereye. Bigeze muri 93 hafi bigiye bitari byasingira 94. Bari mwashakanye 9 na kangahe? Nashakanye 9 na 3 mu kwezi kwa mbere. None bigeze 9? Bigeze 93. Bigeze 93. 94. Bigiye gusa umwaka ugiye gushira. Hagati aho rero ntabwo nibutse ko ni byinshi cyane, ariko n'amateka n'urugendo rurerure. Hagati aho ikintu cyitwa kwivuza ntabwo twagarukiraga mu kiganga cy'ikizungu gusa, twageragezaga no kujya mu bapfumu. Theo, ugikomeje hari ahantu wanyuze kubera mosiyo, abadukurikiye babyumve. Muri uwo mwaka nta munezero w'abashakanye wigeze uboneka, kuko n'urubyaro ntirwari kuboneka urara wambaye imyambaro. Ibibazo bikomeye abantu badukurikirana babyumva, aho n'urugamba, ariko urukundo rurakomeza uko byari biri kose. Urukundo rurakomeza, ariko nge ntabwo ikigeragezo, ariko kwishima ari guke, ari guke cyane. Yabaga ari intambara, ariko kubw'urukundo namukundaga rwambacobozaga kwizirika ku kigeragezo, kuko ari ikigeragezo kuri njye nkavuga nkamukunda bikumva ntamurekura. Kubw'uko namukundaga byatuma byambashiraga kumwihanganira, ariko nanone Imana yari ibiri inyuma ntabizi. Ariko tukiri ahantu abantu ntibumve ko hari ingo nyinshi dufite muri iyi minsi ziri gukora divorce, zigatandukana kubera ko umwana niwe kwihanganira mugenzi we akamuta akagenda. Zigatandukana yuko umwe bamaranye amezi 3 akabona nta rubyaro, agahita amuta akavuga ati ngewe nciyeho ndigendeye. None wowe uri mu kibazo, mugenzi wawe arava. Icya kabiri murararana nta rubyaro, umwaka urashize, ariko muri gusevinga udufaranga tutureka dushaka ahantu twimukira, byibuze dukomeze tubane. Aho hantu nubwo harimo ikigeragezo cyo gukomereka n'intege nke ko turi abantu, ariko abantu nibumva agasano karimo kitwa urukundo katumye utamurekura ujye gushaka abandi bakobwa nk'umusore wari gucanga Kigali. Yumve ka kantu katumye wiruka umuvuza mu bujeni mariye bw'umwaka, abantu bose basa n'abakwereka ko no gukira ko bidashoboka. Ndashaka kugira ngo abantu bumve isano y'urukundo ruhari iyo washatse umuntu umukunda nawe agukunda, no mu bigeragezo mugeze mubasha kwihanganira. Ariko araho binanira abantu ukabona mwihangane rwa ruko biba bigenze. Reka ubwo noneho
twakomeje kubana mu rugamba rukomeye cyane rw'ubuzima. Twinjiye muri ka kazu. Twinjiye muri ka kazu ariko ugeze ku mupfumu kuraguza. Ku mupfumu amapfumu bo ni benshi cyane. Nimvuga abapfumu ariko njye ndi umuntu nyine ako nkagezeho karansetsa cyane. Mbere yuko mushaka nigeze kujya kuraguza abantu baraguza rero mw'abantu tujya kuraguza ku Kivugiza Nyamirambo ntabwo nzabyibagirwa. Ubu iyo byibutse ahantu Imana yankuye yababa niyo mvuze ngo Yesu ashimwe ibiturutse mu ndiba y'umutima wanjye nejejwe n'Imana yankoreye naho yankoreye. Umva nkakora ambassadeur ineza Yesu yamenaguye umutima iriya ndirimbo buriya rero ngiye ndayireba nkabona ineza umutima nkavuga ndi barayivuga nkabona nako ngo muri kubyumva kandi ari impamvu ariko Imana ibamugisha mu bahanzi bakazana umwuka mu muntu ukumva bavuze ibintu byabo. Nuko mu buzima bucanze bw'ubuzima bworoheje bw'ubukene, mu buzima buvanzemo ururwayi, noneho no mu buzima burimo n'intambara, ariko ndanyaruka njya no guteza utuyuzi. Ariko noneho turi inyuma gato kuri barabapfumu nari narigeze kuhajyamo kuraguza ku Kivugiza i Nyamirambo. Umupfumu niba akiriho yari yambaye agapira karimo amakakama kacitse mu bitugu n'akamambiri zatobotse mbene hano mugoro w'ikirenge. Françoise mwe mwajyanye? Oya nari nyiri umusore ahubwo rwo hari ngo njye gushaka udufaranga nzamuzane mfite ifaranga riremereye uretse wiyumve. Icyo gihe nacuruzaga amasogisi kwa Pirari hariya kuri ADPR mu Gakinjiro negekaga kuri kontineri agati k'amasogisi. Icyo gihe barabyumva niho nacuruzaga amasogisi. Kuryo nawe mufiyanshije yazaga kunsura aho ndi gucuruza amasogisi akagitegereza ariko ntabizi kubera ko hari abakobwa bagenzi be bamuganizaga bari kwasaga uyu mugabo ucuruza igisigiza hano haruguru ngo bazagutunga buri igitenge uyu akabasubiza ati icyo nshaka ni umugabo afite amaboko nanjye nkagira amaboko tuzarwubaka. Ariko ndashimira Imana ko umwaka umwe tubanye twari twujuje inzu mu mujyi wa Kigali binyuze muri bwa buryo nyine akubwiye ko twaciye muri humye leta twiyubashye ngo abagiye inama Imana igira ite irabasanga. Nuko ariko ntabwo nari nzi ko bizamera gutya. Byari kugira ngo igihe nk'iki gisohore kizabe kandi ni Imana yibikira ubuhamya yibikira ngo urakoze cyane. Nuko ngarutse noneho ubwo intambara niko yari imeze nabi iri gusatira umujyi wa Kigali 94 tugeze muri 94 Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye ariko ubwo 94 mu ntangiriro uzi ko yabaye mu kwa kane. Ubwo hagati aho ngaho hari abantu b'abajyanama twahuraga nabo baramuhungu wari inshuti yanjye sinirwa muvuga izina andangira rwose umuvuzi ariko w'umupfumu bani mugisha nibakiriho ntabwo narazi icyo ndaba mvuze. Ati hari umuganga nzi Ikibungo intunga hano higa intunga mu cyahoze cyitwa Kibungo. Ati munsi ya kaburimbo aratujyana ahatugeza aho kuri uwo mupfumu wakoreshaga amahembe aho intunga munsi y'umuhanda. Ngo turaganira tugera amafaranga 2,000 n'ikira n'agaceri kabiri kabaga gafite utwinyo. Ako gaceri kabiri bakitaga ngo niba ari umukimbo ndakazi kabaga gaharaze amadayimoni niyo yari agategetse. Ako gaceri kabiri manza karashyirwaga muri coffre fort ya Satani. Noneho tumuha 2,000 n'amafaranga 2 nuko agahembe arakabaza aho hantu havuga icyo gihe mwarajyanye none twarajyanye umusore kuraguza ikuraguza kabiri ugiyeyo mu kumwe. Yego ubwo nyine yari bari bamurangiye umuvuzi nyine ngo amvure yego iyo ndwara yanjye no kubyara. Yego tugeze rero uwo mupfumu yararaguye amaze kuduca ibyo 2,000 n'agaceri kabiri. Nta nubwo ari wari kuturagura ahubwo iyo Satani yakoreraga niyo yari niba ari umuntu ari wihishe mu cyumba simbiza ariko twumvaga ari yatubwaga ko ari Imana iri kuvuga hembe. Ubwo ikavuga pe nk'umuntu yabaza ngo uwo mukobwa yitwa yabanje kwaza uyu nguyu ngo witwa nde aravuga ngo yitwa nta kamaro ngo kuki bakwise nta kamaro ari umupfumu wose ari iyo Satani ibibazo. Nuko yabaravuze ati ngo ntabwo yamubwiye ngo simbizi. Noneho iyo Satani avuga ngo kangende njye kubaza iraceceka gato iragaruka avuga ngo byaturutse kuri nyoko. Arabaza ngo none nyoko wakuruze mama wawe oya
impamvu bamwise nta kamaro arongera arabaza ngo none kutuje kuraguriza umugore wawe kuki atari we wiyizeye mubwira ngo nyine ngo impamvu nje nuko ndi umugabo we ngo kandi akaba ari ngo noneho navuga izina rye mba ndavuze ngo nitwa Françoise uwo mupfumu ahita ncira mu maso agucira mu maso umupfumu Françoise ni abapfumu bajya batesha n'abantu agaciro leta rwose igiye inatabara abaturage ndetse ko uwijyanye n'abatabara ataririrwa ariko bajya batesha abantu agaciro kuko gikomeje ari naho ugera umugore wiyubashye akagenda ngo agiye kwivuza umupfumu akamukorera ibya mfura mbi bikarangira amukorera ibya mfura mbi akamufata ku ngufu kandi atari buhave abantu bajye bumva ko kwiringira Imana ariko kwiza kuruta kujya mu bapfumu abaguciriye mu maso acira mu maso ngo Françoise si izina nitamenya ko ubwo bashaka irindi ndababo nitwa kwigiza ngo rero aravuga ngo reka ajye kureba icyanteye ubwo burwayi araceceka iyo satani iraceceka hashize umwanya iragaruka ngo nsanze abeshya ibintu biri aho ngaho nyine ariko nari nabyizeye numvaga mbyizeye twavuye mbyishimiye kagahembe se kegutse noneho uwo mugabo iyo satani abangomba mubwire ko azabyara ngo kandi nabyara ngo mubwire ko agomba kuzatura urugori hano ndashima Imana ko ntatuye urugori kwa satani haleluya kandi nari narabisezeranye nayo yego none ndamubaza nese gutura urugori ni ibiki ngo nyine ngo umukurambere ari kuvuga yuko numara kubyara ngo uzaza kwerekana umwana hano nuko ndavuga ngo ibyo nabyo ni nzamuzana ati noneho ubwo uwo mupfumu atari satani aba afasha akantu k'agahembe akarambika nawe ni mwene wawe byose ni satani ni umuyobozi wabo ngo tubwire n'abantu badukurikiye hari ibyo bita system satanique satani bakoresha mu buryo bw'amayeri abantu bagakorana ari babiri uwo wita satani iyo wita satani ikaba ari undi muntu niba bagiye kukuragurira hano muri salo bagapfumura hariya mu nzu bagashyiramo igitembo kigahinguka hano muri salo wa undi wita satani ikajya inyuma ikajya ivugira muri cya gitembo bikaza kumvikanira hano muri salo none wa undi mwicaranye hano we ari we ufite ko ari kukujera afite uko ari kukwigisha ya bindi biri wa wundi uririya akajwigirirayo akavuga undi uko akubaza hano aho akaba ari kubyumva akagenda agasubiza muri cya gitembo ukajya wumva nandi majwi ari guturuka handi cyangwa se ari guturuka muri parafo ubwo ni amayeri tutajyamo muri uyu mwanya y'abadayimoni na satani n'abapfumu ariko burya ntabwo ari ijwi rya satani riza kuvuga ahubwo ni umuntu wigira satani nk'uko wari ubivuze na mugenzi we ntabwo bakora uriya murimo w'ubupfumu ari umwe bawukora ari timu ariko hari n'ikindi gitangaza yakoze uriya satani nayigiye barabikora n'abahanga nayo ifite ibitangaza hari ikindi gitangaza yakoreye mu maso yacu kugira ngo atwizeze neza yafashe ihembe yakoreshaga arirambika hasi araribaza ngo arambaza ngo harya witwa ndamubwira ngo nitwa Kwigiza noneho rya hembe aribwira ibigambo bimeze nk'ibigande byinshi araribaza ngo Kwigize ngo uko tuzagira kose azabyara ni ukuri pe ya hembe ryarihagurukije nta urikoze rirahaguruka rigira gutya ngo ahita avuga ngo ikindi riremeye icyo nyine ntiwabonye uburyo bwo kubicekinga hasi we hari hagaragara hari igihe nta mukeka ugize umva hari hagaragara kandi noneho ndibuka niba yari afite akarago byemera ko n'ibitangaza satani bikora ariko ibyinshi n'ibihimbano hari abigira abapfumu atari nabo no mu madini byinshi muzabona by'ibitangaza mu madini byinshi ibyo bintu rero yarabikoze maze ntaha gusa Imana nayisabye imbabazi kandi nizeye imbabazi zayo yuko icyo gihe navuye nayihakanye nawe uvuye nihakanye nene dore ya Mana yo mu ijuru baba bavuga ko abandi bayirusha imbaraga bavugisha abantu bakaba mu bibazo ntibiteho ngo bahumurize igire gutya Imana ni iyi ngiyi yafatirana abantu mu kigeragezo yo kanya natashye nihakanye Imana Yesu yaramutsinze nashimye ibyo ngiyo ngo niyo Mana gusa Imana nayisabye imbabazi yego kandi irababarira yarambabariye ariko icyo gihe mu myizere nari mfite muri ako kanya nari nabyizeye nuko twahavuye umupfumu adutegetse ko ngo abakurambere bategetse umupfumu yuko agomba kutubwira ngo tukazazana ihene umunsi tuzaba twayibonye twamara kuyizana ngo akayikurira hamwe ngo niba ari amahano bavugaga yuko ngo ari abanduzi noneho ngo intsinzi ikabonekera kuri iyo hene twahavuye uyahanye gahunda n'uwo mupfumu
umupfumu aza kuyifata ariko wa gatatu ihene iraza kuyijyana yaza kuyitwara, yaraje amuhereza amafaranga 5,000. Icyo gihe ihene nziza yaguraga 5,000. Amuhereza 5,000 cyo kugura ihene. Ubwo ku itariki 7 z'ukwa kane 9/3 niyo yari randevu yo kujya kumarirwa amahano nyine bakatuvura. Ndabyibuka ku itariki 6 z'ukwa kane 9/3 saa 2 za nimugoroba za nijoro, nari ndimo ntera imyenda ye, ipantaro n'ishati, nawe ari gutera umuti inkweto. Kwiteguye kubyuka saa 11 tugenda, mfite ibyishimo bitagira uko nabivuga cyo kujyana. Numvaga ko ndagerayo nkavayo nyine ibibazo mfite byose babirangije. Nuko muri ayo masaha mbiri nkiri gutera ipasi nakiri guhanagura inkweto, nibwo twumvise itangazo kuri Radio Rwanda ngo indege y'umukuru w'igihugu ngo irahanuwe, ngo biri gushya, ngo nta muntu wemerewe gusohoka mu rugo rwe, ngo nta bantu bemerewe guhagararana ari 2 cyangwa 3. Mana yanjye wari Habyarimana. Umva umutima Yesu ukubita ku rugendo rwacu rupfuye. Ndababara we, ndababaye iyo bayihanura ejo wenda nimugoroba. Iyo barika bakayihanura ejo nimugoroba. Ndababara. Nuko dukurikiye. Noneho urakoze cyane. Umufasha n'umufasha we. Noneho ubwo ihene nibo mupfumu yarayiriye. Ubwo yarayiriye niba yarayiriye byarangiriye aho ibiba biraba nyine. Byabara wariraye igihugu cyacu cyagiye ubutegetsi bwacu bagiye butanga akanya ko kujya twibuka tuniyubaka. Ibyo byo byarahise byabaye benshi tuzi babaye muri uru Rwanda, tukagira n'amahirwe yo kuruvukiramo, tuzi byakurikiyeho. Ubwo ibiba biraba turibanda cyane ku buhamya bw'umuryango wacu. Wowe rwose jenoside yabaye, jenoside irabaye, muyibutsemo muyivuyemo. Ubwo ariko nayo turavuga aho gato kaba karabaye hari inyuma y'inzu, yari inzu yangiriye nyine. Hari ahantu umuswa wacukuye hari amateka yaho ngira rimwe na rimwe najyaga kureba nkabona inzihisha ahantu umuswa wacukuye, nakwihitamo nkasanga ntazajyamo. Mbogo Imana ibiba biraba bibaye agatogo kuri twebwe none atari twe gusa, ahubwo abariho icyo gihe. Ubwo hari Radio Rwanda, buriya isi ifite ubutekinisiye budasanzwe. Ikinyoma nicyo gihatsise. Radio Rwanda ikavuga ngo iyi radio mwumva muri Repubulika y'u Rwanda ivugira i Kigali ngo ni saa 5. Emabiri Sisomana ari kubivuga. None natwe ubwo Radio Rwanda uzi ko ari hakurya yacu, twari Kimisagara turiye biri hakurya. Isa n'ingano yo kwahaza. Turamusuhuje n'uburwayi nabonye ikiganiro cye, yagize ikibazo cyo kurwara paralize, ariko nawe turamwihanganishije n'umuryango we. Naramwumvise abaturanyi banjye hari imisanzu. Imana ishimwe. Turabihanganishije. Noneho twe tukigira ko radio cyane kugira ngo turebe kugira neza kw'Imana kuri uyu muryango. Muteze amatwi mutureba hano. Nuko tugeze iwacu nanahunganye n'umunyakigali n'umudamu we n'abana be bato, tubana iwacu agahe gatoya. Hashize agahe gato twumva muri Ndiza aho zari Nyakabanda, twumva amasasa aravuze, tumenya isura yayo tutari bya bindi bikomeje kudukurikira. Ubwo twagiye kubona nkuko byari itangazo ryari mu gihugu hose bavuga ngo muhunge kandi mwese muhungire muri Zaire. Cyahoze ari muri Zaire. Ubwo duhungana n'umudamu wanjye ukimeze gutyo, ndetse n'ubwo turi ku rugendo duhunga yararwaye. Ntabwo nzabyibagirwa. Yagendaga agerageza gukoresha imyambaro ariko yifashisha akayanikaho turuhukiye mw'abantu, cyangwa akayanikaho kubera guhunga ku mubiri, kuyishyiraho ku gatwaro yikoreye. Nafataga umugozi nkayishyiraho gutya nyine kugira nze kubona uko ndiyeranja n'igoroba, nkazirika umushumi mu nda, nkarenzaho agatenge gutya kugira ngo nkahunga ndi kugenda nyine yiyanitseho imyenda udutambaro. Imana igira neza, nibutse iriya ndwara mbona imbaraga z'Imana. Nuko tugeze muri Kongo muri cya Zaire, nako turi iwacu icyo gihe bavuga ngo Ropri General nyine. Ubwo buri muntu wese arakumuruka, urabizi icyo gihingwa ryarabaye, abantu bagahungana n'ihene n'iki byose, icyo ufite cyose bagahunga. Turahunga tuba dushyitse mu cyahoze ari Zaire hari Igoma. Tugeze Igoma ubwo nanahunganye n'umukecuru wanjye, muzehe wanjye warasigara ati imbaga gupfa nzapfa. Twe turagenda tugeze muri Zaire. Kigali mwonge mubasanze mu cyaro.
ubwo noneho turongera tuhaguruka tuva iwacu duhungira muri Zaire, ubwo mpunganye n'umudamu wanjye tugeze muri Zaire. ubwo ngubwo ariko ntabwo tugisubira muri kiliziya gusenga kuko ubwo byarivanze nuko twanajyayo ntitwari kujya kuko twari twarakoze icyaha gishobora gutuma tuhagarikirwa icyo bita amasakaramentu. ntabwo twagombaga guhabwa amasakaramentu. ubwo tugeze muri cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi ya Mugunga muri quartier mu buhungiro. ntabwo njya nibagirwa aho hantu muri quartier Nyamirambo, ntabwo nzibagirwa quartier Nyamirambo. haruguru gato ya hari depo ya HCR y'ibiryo by'impunzi, niho nabaye ahantu mu makoro aho ngaho tuhamara igihe kiriya myaka 2 kugeza ubwo ingabo z'igihugu arizo ngabo zacu z'igihugu z'iki gihe zazaga kuducyura. ariko hagati aho ngaho habaye urugamba rukomeye cyane mu buzima n'ubundi bwanjye n'uyu mudamu. tugeze muri Zaire muri Burende ko mureba uko buriya umunyabyaha mana yanjye kavukire yacu nimbe nubwo twabanaga gutyo nanyuzagamo nkamucyurira, namunyuzagamo rimwe na rimwe nkamutonganya, yakora ibyiza nkasimbibone nk'ibyiza kubera umushiha wagunyuzuye. kubwuko naricaga nkabona imana yanjye ngatekereza nkabona mu by'ukuri imana nta mugore nta mwana. impamvu yatumaga mvuga gutyo ngo nta mugore nta mwana kandi mufite nawe urabyumva murabyumva impamvu imana yanjye. noneho bigeze igenda arambiwe turi ahantu turi aho hantu muri Burende, icyo bitaga Burende nyine muri Mugunga aho, ntangira kumva kwihangana bingoye, ntangira kumutoteza yewe no gukubitwa bizamo. wa rukundo rutangiye ikigeragezo mu gitinzemo mukivuyemo muragihunganye ngeze mu mahanga kwihangana biranze utangiye kumumenasa mu mvugo y'abikije. noneho muri ka kantu nitwitwa urukundo ndibuka umunsi umwe niba nari maze kumukubita cyangwa nari maze kumutuka ararira arize nanjye ndarira. aho muri Kongo ntabwo ari amarira atemba ajya mu nda, ni amarira atemba hano inyuma. ararira ari nijoro turyamye, nanjye numva ndareze none se fara ngire nte koko. we rambwira ati ubu nkubita ubu mbwira nabi urabona ari njyewe yabivuga gutyo umutima wanjye nanjye nkumva urashwanyutse. jewe nanze umwana ise ndiyanze nanze ubuzima ubwo nanjye nkumva ndaturitse ndarize. hari ukubise n'ukubiswe bose bakarira. ya sano y'urukundo bihari ariko shitani turwana nawe yabavangiye muri make ko yasenyeye abakurambere namwe niko aje kubasenyera. nuko ngo ikigeragezo cyari kigeze aho kibishye cyane nuko tumaze ndibuka icyo gihe yararize nanjye ndarira, ariko mbura uko mbyifatamo birampenda cyane biramvuna. nuko ndavuga numva rero Françoise fashe umwanzuro ariko wagishenze nyine wo gutsinda, ngiye gushaka undi mugore. ariko mubwira ikintu cyantangaje nuko twabanje no kujya inama ati noneho rero nyubakira ka Burende ukanyubakire hafi y'umuryango wanyu, ngiye urabona ko nta muryango wacu wabuga ufite uri kumwe hano muri Burende mu buhungiro. nabyo nubwo nagiye kubikora nabikoze mfite intege nke nkururuka nandara mbabajwe nuko uwo nashatse nkunze tugiye gutandukanywa n'ikigeragezo kinaniye. kandi twibutsa abadukurikiye ko Françoise nubwo mwana ahunganye uwe n'ubundi yari imfubyi. Ngeri imfubyi y'ababyeyi bombi numva bakuye muri 80 na we n'ubundi mwashakanye ari agapfubyi. ariko muri Burende twahunganye mama wanjye umbyara ndetse nabashiki banjye n'abavandimwe banjye. none agiye no kubura umugabo noneho reka wenda aho ahacumure akomeza uko byagenze. turadusangira ijambo natwe bigeze aho ngaho nababwiye yuko turi kuri wa mupfumu impungana havuye nihakanye Imana. iryo joro yambwiye muri ibyo bintu nabwo nongeye kumva nanze Imana bavuga yo mu ijuru. Imana wumvura yanze. nahise numva nyanze kuko yarambwiye rero Françoise ati guhera uyu munsi nyine baradufashaga nk'impunzi. ubwo twari twaragezeyo rero umupagani n'umupagani nari naratirishije gufatira ahantu tugafata ibyo ku ruhande rwe, noneho nanjye ndatisha njya gufatira
ibyo kumuhima agenda nkavuga abanyamuhima bakavuga ati nuwacu naho nkafatayo wagera Katabaro naho uti nuwacu arambwira ati noneho rero ati guhera uyu munsi bya bindi ufata byo kumuhima ati utajya kugenda ubibika ukwabyo ati kuko muri iyi minsi nafashe umwanzuro yuko ngiye gushaka undi mugore ati kuko urabona gukomeza kubana nawe ntabwo nashaka kubyihangana kuko nturi mushiki wanjye abimbi araturika ararira bwari n'ubwa mbere mbona umugabo arira none harize numva ahubwo mugiriye impuhwe kandi koko ndabibya mbwira ni ukuri birigaragaza none se agira ati ndabona ariko wamana warampemukiye kuko uyu nguyu yari yarambereye umugabo nahoze nsaba Imana kuko none mbere turi abapagani yari wa mugabo tujya inama yari wa mugabo ukora umurimo wose ushoboka ariko akagira icyo yinjiza mu rugo yanyerekaga urukundo nta faranga yaryaga ntazi uburyo yaririyemo ifaranga ryose twarabiganiragaho tukabigenera icyo turikoresha numva mbese nkabona ni wa mugabo ni igisubizo nahawe cy'umugabo ariko mbona impamvu yo kutabana nawe imurutseho ndabona Imana kuki wanjye ni kutaremya abandi numva Imana ndayirakariye numva ndayanze niba hari ikintu cyambabaje mu buzima gikomeye nkumva mbyegereje umutima kumbabaye ni iryo joro ati guhera ubu ati ngiye gushaka undi mugore ati none ugenda ujye kwibera muri bene wanyu ndamubwiye ni rero bene wacu duhujwe n'ubuhungiro nakuriye i Kigali ku Muhima bo ni abanyagisenyi hariya muri Rubavu ntabwo imico yabo nyizi nabiyanjye ntibayizi none hano turi mu buhungiro twese turi mu mahema niba koko wankundaga kuko yararize arambwira ati François abajwe nuko mwirukanye ntabwo ubonye ingeso atari ko nubwo nta ngeso ubonye aturabibona ko nawe rwose atabibona ko ndi umuntu pe ati ntabwo nashobora gukomeza kubana nawe nkaho uri mushiki wawe ndamubwira ni rero niba koko ubabajwe nuko unyirukanye ugiye kunyirukana nta ngeso ubonye wowe genda uzana uwo mugore ushaka kuzana sinzigera mfuha kuko nzanzi ko ikibazo cyagutera njyewe cyaturutseho ni Imana indindagije niko navuze nzaba mbizi ko ari Imana yandindagije sinzigera mfuha aransubiza atoya François ati sinigeze mpanga kuzavangikanya abagore babiri mu buzima ati sinigeze numva ko nzigera ntunga abagore babiri ati kuko iyo utunze abagore babiri umwe avamo akakuru gashaka ngo abe ari wikunda cyane nuko amaze kumbwira nta kintu ari kurenzaho niyo warize njyewe ndumuka sinigeze ndi gusa nababariye mu mutima numva ndababaye ndabona ukuntu nakuze mvuga ngo mu buzima sinzigera nahukana kandi koko pe najyaga nganira n'abandi bakobwa bagenzi banjye buriya abakobwa iyo baganira uko bazitwara mu mago bashatse naganiraga n'abakobwa b'inshuti zanjye nkabwira ariko buriya ni umuntu wahukana abafite ubwenge nijye sinzigera nahukana nzubaha umugabo mu buryo bwose bushoboka ku buryo ntaho yahera dutongana ngo havemo impamvu yo kwahukana ariko muri iryo joro nabonye ya migambi yanjye ipfuye ubusa nakuze mvuga ngo sinzigera nahukana none ahubwo ngewe ndasenzwe ndamubwiye ni rero ubwo bigeze ambwiye gutyo ngo ntiyatunga abagore babiri namubwiye ni noneho niba utatunga abagore babiri icyo ngusabye bene wacu duhujwe n'ubuhungiro sinzi imico yawe nawe ntiwazi yanjye twese turi kurya ibyo duhawe by'imfashanyo bya HCR none icyo ngusabye genda unyubakire burende yanjye ngende noneho ngewe niberemo uzabukoze ndimubwiye yarambwiye ati rero ati ejo ugende ujye gututira ibiti we ngo ubitutire mu buhungiro nyine ubwo muramukazi wanjye noneho hari ikintu rero buri Imana yemera kuba mu kigeragezo ikagwa n'uburyo uzakibamo nubwo nashatse nkahura n'ibigeragezo mu rugo bituma ntishimirwa n'umugabo ariko umuryango we warankundaga n'ubu na n'uyu munsi umuryango we nta kibazo twigeze tugirana mbese banyiyumvisemo birenze uko nabyumva nari mfite amaboko yankundaga nk'uko umuntu yakunda umukobwa we yibyariye n'abaramukazi banjye ari muri baramukazi banjye umwe rero bukeye mu gitondo yahise abwira rya tangazo yamuhaye nijoro turi mu buriri yarihaye mama we aramubwira ati mama rero ati nafashe umwanzuro atuwuhe
Françoise ati urabona iyi ndwara ye, ati nari natangije kuyimuvuza turi mu Rwanda, ati biranga, none urabona hano mu buhungiro sinabona uburyo muvuza, sinabona naho muvuza, ati none nafashe umwanzuro kubaho gutya. Mabuka ati oya we, ati ntabwo wankorera ku mwana, ati ndekera umwana we, ati ndekera umwana, ati nawe ntiyiyanze, ati niba ari abo bagore ushaka, nawe yamubwiye nk'ibyo namubwiye, ati niba ari abo bagore ushaka, ati genda ubazane, ati ariko ndekera imfura yanjye, ati niwe mukazana w'imfura, ati ndekera umwana wanjye. Amusubiza nk'ibyo yanshubije nyine nijoro, ati mama, ati ntabwo nabangikanya abagore babiri. Mbona ko yamaramaje, ubwo nabwiye muramukazi wanjye ninshake n'ibyatsi ntibakire burende. Muramukazi wanjye turajyana mu ishyamba tujya kuzana uduti, ni uduti bo twagondaga gutyo, atuzana aragenda aratunyubakira, ajyana n'undi mugabo w'inshuti ye banyubakira kaburende, ngurisha mu myenda nari mfite, nshaka igice cy'ihema ashyiriraho, ndangije njyamo. Iyo burende nayigezemo, nababwiye ngo niko gahinda nagize bwa mbere, numva nkegereje umutima. Nageze muri burende nkaryama, byagera nijoro nkarira we, nkarira ngatekereza, ngashaka ibitotsi nkabibura, najya kuba nkumva inyoni ziravuze mu gitondo, ntigeze sinzira na rimwe. Utigeze ugoye? Mana nagusabye umugabo mwiza unkunda, uzashyira hamwe, uramuma naho wamumaye uri kumundika, none ntabwo tubanye. Yego. Atekereza ukuntu ngiye kujya mubona ari mu maboko y'undi mugore, maze bikanje. Ibyo bintu ni ikintu ni igisonga. Bikanje icyo gihe nataye ibiro 13. Nayo nahunze mfite ibiro 68, narananutse ngiye kwa muganga basanga mfite ibiro 55. Ariko byarambabaje, niba ari ikintu cyambabaje cyambere mu buzima n'icyo kintu. Njya abantu badukurikiye nibumva uburemere bwabyo, cyane cyane ku bamama b'abadamu bo barabyumva cyane. Umugabo akubwiye nta kintu mwapfaga kindi uretse ikigerageza, akakubwira ati ndagusize ngiye mu maboko y'undi mugore. Nubwo hari abagore b'abamama bajya bavuga ngo ngiye sinafuha sinarakara, ariko no kwihagararaho burya no kubura uko bagenza. Nta muntu bishimisha kumva umugore wagiye mu biganza by'undi mugabo cyangwa umugabo wagiye mu biganza by'undi mugore. Ntekereza ko badukurikiye nta muntu byashimisha uretse kwihagarara no kwishakamo morale, ariko biraryana. Yego. Boreka rero igikomere cye kirabayeho, mukomeje mu nkambi, tuze kugera tuvuye mu nkambi, tuze kugera turacyariyo. Hari ubuhamya ubwo bigenze gutyo, yewe nahise nirukanga nshaka umugore. Aho turavugisha ukuri nubwo twakwibagirwa, oya niko kuri. nshaka umugore wa mbere, yewe aza afite ibigeso, yewe ibigeso bibi, umva ndamureba, amezi abiri yombi umutima urizinga, wakwizinga. Napima imico ya Françoise kuri uwo nzanye, sinirwa muvuga izina bandamwirukanye. Abanyarwanda barabahanurwa batasomaga Bibiliya, ariko bavuga ngo wirukana umugore ugugu ni gufwa ukaza nyiramirabungu, kandi basomaga Bibiliya ikemera gushaka umugore umwe, undi ni ukumushaka by'amaburakindi. utabigizemo uruhare wemerewe gushaka pe undi mugore. Icyo nacyo tukivuge tutagira uwo dukomeretsa. Utabigizemo uruhare, upfakaye, ugize ingorane yo gusendwa cyangwa se gutabwa, birashoboka ko utasaza wenyine. Ariko Bibiliya ikongera kuvuga ngo ntukariganye umugore wo mu busore bwawe. Ngira ngo icyo cyumva nk'umubwiriza, kuriganya abadukurikiye umugore wo mu busore bwawe cyangwa se wo mu bukumi bwawe, niba uri inkumi nta mugisha uzaho, inyuma ntawe uhaza. Uriganyije umugore umuhoye ubusa wo mu busore bwawe, ukariganya umugabo wawe wo mu busore wo mu bukumi bwawe umuhoye ubusa, nta mugisha uzayo. Atari ibintu byaciye mu nzira ngo wongere ushake kuko byemewe mu nzira, nta mugisha bitanga. Wakomeje ati arakunaniye rero akuzanye ibigeso, waragiye. Yego. Uwo mugani uciye, yego, yazanye uwo mugore, yego, ariko ubwo yari yanyirukanye ambwira ati mbara Françoise, mu by'ukuri nubwo nkwirukanye ndagukunda. Uretse wowe ko atari yanakwirukanye igufwa ryakunaniye, uretse uburwayi n'ikigeragezo. Nubwo nkwirukanye ndagukunda. Nawe yavuze ati nta kigeso namuhoraga. Ati nukuri nta kibazo uzagira ngo mbure kuba hafi yawe. Yego. Hashize iminsi 6 nta cyumweru kiruzura, abaraje aza kundeba kuri ya burende.
ariko ubwo ngewe mu gatima navuga nti wenda wabona ngarukiye nabaga mvuye ni wenda niyo yangarura akamparikanya nawe ni wenda wabona yaje ariko nansi yisubiye agiye kuntwara kuko naramukundaga birenze uko nabivuga mbona araje muhawe yicara amaze kwicara umugani abanyarwanda baciye insohoreye ntuhe wa mugani uvuga ngo wirukana umugore uguguna igufu ukaza nurimira bunguru ngaho nubwo se ni mu cyumweru kimwe kandi cyari kitaranuzura yari iminsi 6 sinjya mbyibagirwa ni mu minsi 6 mu cyumweru kimwe umugore agugunye amizi bugufa bunguri gute ababwiye ikibazo uwo mugore afite ariko ntabwo umuntu yakivuga se ngombwa kukivuga yego none rero ati kubw'ibyo ati genda ubwire bene wanyu bashaka uburyo bakusanya amafaranga nanjye nzabafasha ugenda ujye kwivuza ibuzi ni muri Kongo hakurya y'ikivu ati tuzafata ubabwire bamfashe hanyuma tukuvuze ugaruke twibanire ati njye uriya mugore ntabwo nzabana nabo ati oya ambwira icyo kigeso nuko ku mutima njyewe nahise ngenda mbwira data wacu ni rero uyu mugabo nubwo yanyirukanye yaraje ambwira gutya na gutya yambwiye ngo mumufashe mumvuze none ndi kugira ngo mumbwire niba muzadufasha mukamvuza ni kuko impamvu yanyirukanye ndabimubwira nta banga nagize ndamubwira ni impamvu icyo nzira ni iki nta nubwo ari ibyo kutabyara nta nini ni uburwayi mfite bunteza imbeho ati ko bikomeye ati noneho rero ati nose umuvuzi ari uwo bakurangiye nari umuntu ucisha amakepe ntabwo nagiraga amagambo menshi imbere ariko ukuvuga nabyigishijwe n'umubabaro uzi ko najyaga kurangura nk'ibintu nacuruzaga icyo gihe nacuruzaga ibintu by'amateke nkajya kurangura mu bakongomani ibitoki najyaga kurangura namara kurangura n'umuntu ndi kumwishyura nkamwishyura ndi kumubaza ngo ibuze habaye abavuzi nuko akabumbwira ati bariyo akambwira ati ntabo nzi maze Imana iza kumfasha nza n'ihungabana wabagufite uwo mbonye wese waturutse hakurya y'ikivu nkabaza ngo ibuze habaye abavuzi tubonera kujya tubwira n'abantu bajya birinda gutondeka abantu bafite ibibazo bari mu ngorane bamenye n'uburyo bavugishamo amagambo meza ari igihe umuntu akubaza ari muri situation itari nziza uba ukwiye kumenya ngo uyu muntu ku cyambajije ibi ukamwakira neza ukamusubiza neza nubwo waba utabizi sibyo ukamubwira uti ihangane wenda uzagumye ushakisha uzabona ariko hari n'ushobora kubaza gutya agahita gukankamira turambaza ibyo birandeba uko abantu baba bafite ibikomere byinshi iyo umuntu akwatse serivisi cyangwa akakubaza ugerageza kumutega amatwi kuko n'Imana idutega amatwi naje kujya amahirwe rero mbona umwe mu mpunzi yaturutse ibuzi yahungiye ibuziyo huziranye yo mu muryango iwabo w'uwo muntu bari inshuti bari baranywanye ngo no mu miryango yo kwa papa bari abantu b'inshuti ndamubonye yitwaga Bizimana nabaze Bizima nawe uza uturuka ibuzi ngwiri niho wahungiye ngwiri nose aba yabavuzi ati bavura ibiki ndamubwiye nirwaye gutya na gutya none umugabo yaranyanze ati hehe atabavuzi bariyo ati niyo naba ntabazi ati ndagenda mbibwire yari afite se na nyina babasaza n'abakecuru ati ndagenda mbabwire bazamugushakira yego noneho nzagaruka ku munsi w'isoko umbwire niba mwarambarije ubwo ntarondo uko byaje gukurikirana naje kwibona nageze ibuzi bangeza ku muvuzi umwe bangejeje ku muvuzi ubwo uyu yarabizi ko nagiye noneho ngeze ku muvuzi umuvuzi wa mbere bangejejeho ahita duca ngo nzazane akabindi k'inzoga y'ubuki tegeza kubwira impunzi bizazana akabindi k'ubuki k'inzoga y'ubuki ngo ni saki aze nibatana ni amasaki wacu njyaga mbona bayatwarira umuntu n'amasekurume nyiramakuru akayatanga ngo barose nuko ndavuga none se niyo nzoga y'ubuki ko ntayibona barya neza cyakoze niyo nzoga y'ubuki si yari umukongomani ntiyari kura kumbaza isaki ndamubwira niyo nzoga y'ubuki ko ntayibona n'isake ko ntabibona umuntu abonye ikindi kintu yagwa ntabwo wagifata ati nk'igiki nkaba nari mfite ibitenge pere ebyiri byo nari naraguze
mu gihe cya jenoside. Nyine muri jenoside abantu amasoko yararemaga ku babaga batari kwirukankaho ibintu biri kugura make, noneho ngura ibitenge ariko mbiguze akari umudamu w'umuturanyi kwa duturanye wabyukaga ajya kwihisha mama bebe, uramuzi mama bebe madame Innocent. Mbiguze ibyo bitenge ndabona ntabwo nabona mugenzi wanjye abyuka ajya kwihisha ngo njya mu bitenge bishyashya. Nanze kubyambara ndavuga nzabyambara, numvaga ko twabonaga ibyo bintu bya jenoside ari ibintu bitaramara iminsi myinshi, nkabona wenda ejo bizahagarara cyangwa rya bizahagarara, ariko nkumva nta kwambara umutima ngumbuza kwambara imyenda mishya abandi bari kubabara. Nuko ugomba mbwiye uwo mukongomani turamusohoje Elina rwose nawe hari musambira mama bebe Imana nawe mwongeye iminsi yo kubaho. Amen. Nuko ibyo bitenge rero nakomeje kubibika mbura umutima wo kubyambara pe, tunahunga tugeze n'Igisenyi sinigeze mbyambara, ntabwo umutekano muke waba uri mu bantu gutya ngo ngiye kwishimisha nambara imyenda. Nuko ubwo none mbira wa mukongomani ntese ko mfite ibitenge bishyashya nguhayemo igitenge kirimo ibipande bitatu gishyashya kidakase ntabwo wamvura? Yahise yikiza vuba, wewe ngo kiri uzakizana yikiza vuba. Nuko ntabwo nakizanye ni kuko ntarinzi yuko nagitanga ngo kimvurishe, nari kubwo byatuma ejo nsubira mu nkambi nkakizana ukatangira kumimiti ngo ejo uzakizane ngo ntangire muvure. Twaragiye tugeze mu rugo babandi bagiye kumushakira bangwareka nta muvuzi urimo, ngo ubonye ukuntu yishimiye ko kumuha igitenge, ngo nta muvuzi urimo, ngo n'umuvuzi nyamuvuzi ngo arakuvura, ngo iyo yifitiye icyizere ku miti ngo arakuvura ahubwo wowe ukazamuhigura cyangwa se akabiguca afite n'imiti afite n'ibyo yakoze bigaragara. Gushakira undi banshakira undi bazana undi muvuzi w'umusorera ariko nawe ukoreshwa n'abadayimoni. Yakoze ibi bintu akora ibintu nagiye ko nabona vuna gw'intoki yevuze agavugira gutya bigakonyoka akajya gutya bigakonyoka akajya gutya bigakonyoka. Si ibise bakora ibi ni maze kurangiza intoki ze zose mbona igikana kigiza cyo, umva ijwi rye ry'abapfubirirwa n'abapfubuka, ijwi rye ryavugiraga mu gikana ngo ugiye kuvugana n'Imana yitwa Mukurukuru. Nuko ubwo muha amafaranga yaciye amafaranga 3,000 Imana yitwa Mukurukuru. Nuko ya mafaranga bazana indererwamo zandererwamo zabaga ziri mu kadire y'igiti zo hambere, ayabagika ku ndererwamo ahita afata ntawe amafaranga y'inote ahita afata ku ndererwamo gutyo. Ariko hari ku ndererwamo nayo bashyiraho ikabifiteho utuntu washyiraho ikintu kigafata. Ubwo rero ni ubuhanga bwawe, ubwo buntu ubwo ubwenge bwe yarabukoze ubuvuzi bujya n'uko ndamubwiye maze kubimubwira yampaye umuti w'amafuta. Imana igira neza. Yarambwiye ngo rero nguze kugenda nijoro ufata ibyatsi amababi y'ibyatsi binyuranye amoko 7, wafata urubingo ugafata umwembe ugafata avoka ugafata ibabi ry'umubirizi upfa gufata amababi y'ibyatsi 7 binyuranye ngo ngende ngo mbyiyuhagirire hanze nambaye ubusa ngo nijoro. Abakoresha abantu amakosa. Nagiye ndi kwisimana umuta nyanze waramu umutima umwe kandi wagize ibyatsi nkiri nubwo nabikoze nta cyizere mbifite. Natunze abantu bamaze kuryama ndagenda hanze ndiyambura. Urumva ubuzima ukuntu wari burebure. Ndangije ndataha ubwo ya ndwara yanjye yo kuva ndi nayo hagihindutse ngeze ibuzi. Noneho ngeze mu nkambi nsanga uyu nguyu umugore yahise amusezerera. Ageze mu nkambi mabukwe yumvise ngo naje, mabukwe yahise aza yihuta cyane amuramukazi wanjye bishimye baze ngo naje nakize. Nuko umwana wanje wari mabukwe umwana wanje ngo umugabo wawe ngo wayigitirimuka wa mugore arahita amwirukana ngo none urahita ugaruka mu nzu yawe muri burende. Noneho ndabahise natekereza imiti nahawe nese yamwirukaniye iki, yarazi ngo nahuye n'umuvuzi nuko nahuye n'abatekamo ni imiti nahawe ntabwo nyizeye. Ati uko byagenda kose rero agaruka mabukwe yarankundaga.
ndigunga ubwo yabyumvise ngo naje nawe ahita azana ibyishimo byinshi ati rero ati mbwira amakuru rero y'ukuntu waje yewe nta kigenda imiti nahawe imiti nahawe ntabwo nyizeye neza nuko ati bakuvuye gute bimunyuriramo nk'uko mbibabwiye atumva François ati nkubwire ati ngwino garuka muri burende yawe nibiba ngombwa dusubiye mu Rwanda baba turi mu nkambi rero batwizeza ngo ejo turajya mu Rwanda nuko ati nidusubira mu Rwanda ati nzakuvuza yego ati wa mugore nahise musezerera agiye biza kurangira usubiyeyo nyene twihute rero tuze kugira ngo tuze kugera ahantu h'ingenzi cyane ubwo rero ko gihe nacyo kiragenda ubwo biragize ndamwiruka aragaruka agarutse n'ubundi icyagiherezo ntiyaragarutse ayakize n'ubundi kunanirwa kongera kumbaho hashize andi mezi abiri nabwo ndongera ndamwiruka mwirukanye mwirukana François yanyirukanye nabi nibwo namwirukanye nabi noneho biba abadukurikiye urongera mwirukanye bwa kabiri yaragiye aragaruka uramugarura none urongera mwirukanye bwa kabiri niko harimo n'urutoto ubwo bwa kabiri bwanyirukanye ndahindahiro mbi cyane narahindahiro ngo noneho ngo ninongera kugira umutima wo kugarura ngo nzabe ndi ikiniki ubwo ndarahiye kuko yari yankubise ankubitira ubusa ntabwo twabisubiramo byatwara amasaha yarankubitira ubusa pe noneho mabuka arazamuga ati umwana wanjye umuhoye ubusa ati uko mwakomeje gucyocyorana nabyumvaga ati uri kumushinja ibintu atakoze ati umuhoye ubusa nawe n'urwonzo nacyo gihe yari ari kurambagiza ntabizi undi mugore utari wa wundi mu rugamba ndakurangiza arankubita nankubise anura hasi anoye hasi umushinga amfata mu rumahano kaguru ariko ndumye sinashinga ngo agitike igisebe ahubwo amenye yishushanya niko kwa kundi yababyumva wumve ko utari uwaye ingare aho niko kuntu umuntu akwitabara igihe kinini noneho yakubita wakuvugiye nko gupfa ugahita ufata n'inzara ukarya ubwo nawe urumva umujinya wakumanuye ku kaguru uruma nawe sawa unaniye kuruma mu maso ntabwo byari ubushizi bw'isoni amenyo yishushanya ku kaguru amenyo yishushanyijeho nuko mabuko nibwo yaje bati abantu nibumve ko kubaka urugo ari ishuri rikomeye cyane umuhoye ubusa ati mwakomeje mucyocyorana mbumva umuhoye ubusa none yumvishe mama we amwumvishe ko amuhoye ubusa abaravuze ngo ari kubundi ngo kintesha umutwe kimabiye ari mama we ari nge abwira mama we ngo ubundi ngo kintesha umutwe avuga wowe ngo kintesha umutwe kimariye niki mama aravuga ngo wasigaho wakumariye iki se ngo wumumariye ngo ko numva ngo abandi basore ngo bashaka barabyaye hanze wowe hari akana numva wabyaye i Kigali cyo tumva ko waba nawe uri ikibazo ngo hari cyo umushinja ko atabyara wowe ubundi wobwirwa n'iki kubyara ngo wowe wamumariye cyangwa wariyanze yego abantu bajye bumva ko iyo ufite nyoko bukwe mwiza ashobora no kugufasha kubaka adashyigikira ngo nuko mwana we mumubwire ngo ubundi se amaze iki ubundi se wagiye gushakisha ku ruhande ugasanga abakecuru babi nibo basenya ingo z'abana babo bumvishe mama we ashyigikiye abaravuga ngo ngumva ngo nta nicyo kimariye noneho nanjye iryo jambo riba rirangiye ndamubwiye nese ndakuvuga ngo ntacyo nkumariye wangaruye nabigusabye burende yanjye iracyahari nanze kuyisenyura n'ihema ryanjye narizinze turi ryabahera ihema ryanjye rahena burangira hariya kugira ngo nkubitire ubusa ngo ntacyo nkumariye nanjye sinireme mvuze gutyo kuba yari ari kurambagiza ntabizi we ngo bivuga bivuze ngo kandi ngumva ngo wagicucu ngo ugende none ngo ntujya ngo ni bimwe bya mbere ngo nakwirukanye ndi kumemekerereza ngo ndagukunda ngo ubu noneho ngo ninkugarura ngo nzabe ndi iki n'iki ngo kandi ningira umutima wo gutekereza ariko ugari ari kwihagamo hari urwango rwo kugira ngo akwirukure kugira ngo abone uko arambagiza uriya ngo ningira umutima wo kukugarura ngo nzajya ndeba ino mikaka yawe birasekeje ariko nyine biranababaje nahise nongera ndazinga ndagenda
maze kugenda none mbere kugenda uzi ko mabukwe aricyo cyamugaruye mu Rwanda. Mabukwe yarankunda, mabukwe yahise aho naho kamavuge. N'abakecuru baba bafite abakazana bafite ibibazo bakabongerera intimba kuzo bikoreye, bumve ko hariho abakecuru baba bashoboye kuguhumuriza abantu. Mabukwe byaramubabaje abonye umuhungu yanyirukanye bwa kabiri. Noneho mabukwe arampamagara, yakundaga kumpamagara ngo mbe Fara mba ndagiye, ariko iyo yamaze kumbwira gutyo ngo agiye ngende ngo ntazongera no kungarura, tugeze muri Burende abaramubwira ngo Françoise rero ngo nubwo nkubwiye ko ugiye kongera kugenda ngo mu by'ukuri sinkora, uretse kugenda amaze gushakira impamvu. Wumva rero umugabo, iyo ukunze umugabo ntabwo yakubwira gutyo uhita ugenda uri kuvuga wenda araza kwisubiraho. Nanjye narategereje ngo aho ngaho ngo ntegereze impamvu. Noneho mabukwe bwakeye yumva abantu baje gutwara imiryango yabo bayigarura mu Rwanda. Nuko mabukwe barampamagaye ngo mbe Fara nyikarame ngo ngwino mubwire nyabo mba ndagiye. Nsanga yicaranye na bamukazi banjye babiri, banyicira hagati, nicara hagati yabo. Mabukwe barambwiye ngo mba rero mwana wanjye ngo nahihunze nsize sobukwe, ngo ni kuvuga ngo ni ubwo muhunze muri abana banjye ngo hasigara na sobukwe w'igisimba kugira ngo azanyicira mu nzu, ngo none agahinda nahunze mvuga ko nzasigara ngaterwa na sobukwe, niko umugabo wawe ari kuntera. Ngo none rero mwana wanjye ngo namaze kumesa akabi ngo ngiye kwisubira mu Rwanda, ngo nahungiye ubwayi mu rubingo pe, ngo none ngo ntiwaza tukijyanira. Niho yamukecuru ntabwo najyana namwe, bose umugabo aranyirukanye ngewe umva kurikire data bukwe nimva ngo naje umugabo yari yansenze akanyirukana nzajya. Oya nguzaze ngo tukujyane, baramukaze bajya kanshyiramo umwuka wo kwemera ngo tujyane, ngo ngwino twijyanire, ngo ntabyo azavuga, ngo tuzagushyigikira. Uya baratwumvise abarinjiye yifata gutya. Umugabo ageze mu kurambagiza rero ntacyo muba mugitse, aba yataye n'urwo yari yambaye. Yifata gutya ngo mama ngo Françoise niba utari kumugira inama uri kumwoshya, ngo uri umujyana hehe. Nuko nyina baramubwiye ngo tumushime, nakunda kumwita tumushime, ngo tumushime mwana wanjye, ngo ndekera umwana mujyane, ngo uyu ni we mfura yanjye, ngo Françoise ni umwana wanjye, ngo rimwe kabiri gatatu ni umwana wanjye, ngo reka mujyane. Noneho uyu baramubwira ngo uramujyana se uzamurongora. Mabukwe ngo nzamurongora, ngo mureke mujyane. Nuko yumvishe ko nyina maramaje kunjyana ngo mugaruke mu Rwanda. Ariko ndibwo nicecekeye ngo numva kamuvamo. Ababwiye nyina ngo nawe uzagerayo runaka, avuga izina rya se, ngo nawe uzagerayo runaka kubimbikana. Ngo none ugiye kwikurikiza Françoise ngo uri kumwoshya. Amubwiye gutyo, urumva, amubwiye gutyo mabukwe yararize, baramukazi banjye bararira, uriya Vestine Yego bararira, ngewe mera gutya. Buriya hari ikibazo biza bikakubera ibibazo n'amarira ukayashaka ukayabura. Nuko arangije arisohokera. Nuko ubwo mabukwe nisiga nakubwiraga inabakurikira. Burya rero Bibiliya ivuga ibintu nibwo ni ibya mukazana, ni ibya Rusina na Nawomi. Ni Nawomi watsimbaraye kuri nyirabukwe, nyirabukwe nakamutsimbararaho. Ubwo yaramubwiye ati ese uri kumujyana, nizanira umugore wanjye uzamushyira. Mabukwe ati ntabwo nzabura umushyira. Rero amaze gusohoka mabukwe barambwira ati mwana wanjye Françoise, ati nta kibi wankoreye nzi, ati nanjye niba atari ukwitaka neza, ati nzi ko nta kibi nagukoreye mwana wanjye, ati none ngewe ejo ndigendera, ati aheza ni mu ijuru. Mabukwe yakunda kuvuga ngo aheza ni mu ijuru. Ubwo bwarakeye mabukwe yaragenda, uyampa impamba subira muri ya Burende. Hashize iminsi nk'ingazana wa mugore we. Niba turi kugenda rero ngo tugere ahantu rwose, ubuhamya n'ubuhamya katugaba ko tukurikiye ko ari ubuhamya bukomeye, ni ubuhamya bw'amateka, ni ubuhamya buremereye, ariko banibaze abafite amatsiko
yo kubona ngo none kuki bicaranye muri izo nzira zimeze gutya Cyane. aho hantu none dushaka kuza kugira ngo tuze hano tuvuga tukundagura ahandi tuze kuhagera tugere no ku bitangaza bikomeye Yanyirukanye bwa kabiri nashatse undi mugabo nawe. ako rero niko yari imbere yuko agera hano ahubwo bari kukarangirizayo rimwe Kubera ko yari yandahindahiro yego icyo ni sinzongera kukugorora n'umugore nzabe ndi iki n'iki. yandahiro watinye kuvuga yirahiyeho ariko warayizi yego Ararambwira ngo najya shaka ko yari ikomeye iyo ndahiro yari ikaze ntabwo natinyuka. yari ikaze Noneho numvise koko ko ibyanjye nawe birangiriye aho. yego Ngiye kuba njyenyine rero yego umva abagabo abasore bagahora kuri burenganya bari kuza kundambagiza. yego Nuko bese ubundi bari kundambagiza n'uwa mbere sinshoboye kubana nawe. yego Nihuse muri make ubwo badukurikiye Françoise nawe atangiye amaze kwirukanwa bwa kabiri akuwe mu rugo none Françoise nawe atangiye kongera kurambagizwa n'undi musore muracyari muri Kongo naje guturana n'umuganga umugabo wari umuganga n'umugore we yari umuganga yego noneho bumva amateka yanjye icyo nazize burya nta nkuriyoberana kuganira uwo muganga arampamagara ariko namurangiwe hari umuntu wagiye kumvuganira yego arampamagara mbaza ibyanjye imibereho yanjye yose uko mbaho ndabimubwira ambwira ati bambwiye ko umugabo yaguhoye ibi n'ibi yego ati ese ujya mu mihango ute ndabimubwira umuganiriye arambwira ati ariko uzi ko no kubyara wabyara ati ngiye kuguha imiti ngiye kukuvura atangira kujyamo ibinini uwo muganga atangiye kumpa ibyo binini rero n'abo bagabo bahoraga kuri burende ngo bari kuza kundambagiza byabaye ngombwa ko nshaka na wese ubundi ko ndi guhabwa imiti ubundi nzagurwa n'iki ku miti iri gukora nta muntu turi kubona n'ubundi uriya mugabo byarangiye ko yambwiye ko angaruye yaba ari iki n'iki ko bitashoboka ndabuzwa n'iki gushaka nahise nshaka aho mu nkambi tutarahava rero murabanye we mubanye igihe kingana iki babanye aho mu nkambi numva uwo mugabo twamaranye imyaka 2 wakize harimo agahenge kuri ya miti wanyoye imyaka 2 nawe irashize ubwo amakuru rero yararyoshye cyane iyo tuyasimbuka abantu ntabwo bari kumva ukuntu satani tuza kugaragaza imbere kiri buze kugaragara ni imbaraga y'Imana ihuza ab'Imana yahaye ku bana ari ibahuje ubwo ahitazamo na rya somo ngo icyo Imana yafatanyije ntabasha kubitandukanya ushobora kugitandukanya ejo kikongera kigahura ubwo nibyo ubwo rero aho hantu niho heza cyane Françoise nawe yagize ati ashatse umugabo nanjye ngo nashatse nanjye ndashaka ushatse umugore wa gatatu nshaka umugore wa gatatu kandi nta kana nawe urahabyara wariya ku giti kinini ku kibuye nk'uko dushakanira muri burende ubwo arashatse nanjye ndashatse undi ubwo abaye umugore wa kangahe ngo wa gatatu kuri njye witirwa njye kuri wowe ubwo wenda mushaka ibyo nari we maze kumuzana umva ibyo nari nkeneye byose yarabyujuje umva ahita anasama ako kanya uwa gatatu reka dore ngo ahita sinibuka amezi yashize ngo asame cyangwa se ni nk'atanu yashize abarasana tumaze uyo yaranabibara urasimbutse abarabyaye oya birumvikana ku mugabo wese uri kubyumva wari warabuze urubyaro mu bagore 3 undi ashatse begize wahise ugendera mu gicu ariko byagarutse kuba igisongo mutaramuca nuko bigeze aho ngo ndashatse undi we abarasamye abarabyaye ku giti kinini aricyo tubazaho twari tugeze reka mvuge ko Imana mu bisanzwe reka tuvuge ko ari ireme sibyo uwo mwana ntabwo yaje aremwe na shitani kuko Imana yamuguhereye kuri uwo mudamu reka tuvuge ko ari Imana ku ruhande rwawe uti Imana iranshubije ubaye umwana ariko Françoise waracyafite igikomere nubwo yagiye gushaka kuri wa mugabo ariko na n'ubu nta kana arabona urumva kuri wowe haje ishimwe ariko kuri uyu haracyari umubabaro kandi mwese muracyari mu buhungiro ni amateka ubwo turabyaye yewe ndatangiye mu buzima muri burende nkajya njya gupaga sigoma nkura amabuye nkayapanga abo twayapanganye muri burende tugurisha amabuye y'amakoro ndabashuhuje baba bagihumeka
barimo umugabo witwa Kayigi Aloyizi, ni inshuti yanjye cyane, twajyaga kumena n'amabuye y'Igoma ikayindo tugapanga ngo kujenga amajiwe twari tuzi utuntu two guhaha nyine. Nuko igihe kirageze ingabo z'u Rwanda, ingabo z'igihugu ziza kuducyura, icyo gihe ari FPR baza kuducyura, turataha tuza mu mahoro rwose. Ubwo uyu nguyu yataha iwabo ku Muhima i Kigali, nanjye ntayo nabatashye RDF iri gucyura impunzi, iyi gisoza yataye ikivunje kimwe. RDF icyuye impunzi, ubwo yari FPR nyine inkotanyi, bacyuye impunzi. Françoise nawe atashye ukwe, atashye umugabo, atahanye n'umugabo, nanjye ntahana n'umugore wanjye n'umwana. Umugore wawe n'umwana, wewe wabonye n'umwana tebe, uyu we nta mwana araho. Ubwo turatashye ngi iwacu, dukurikiye bakurikira ubuhamya bwabo, turatashye ngi iwacu muri Giciye. Uyu nawe ajya iwabo ajya ku Muhima. Umugabo wari wamushatse avuka i Bugesera. Ngiye mfite amatsiko yo kumva ukuntu muri yicaranye hano uyu munsi. Niho tugiye kugira, turababwira ntacyo dusiga. Imana irakomeye, abantu babone ko burya mu hari Imana, hari Imana. Nuko ubwo twahunze twarubakanye iki inzu Kimisagara. Ubwo ndahunze inzu iwacu muri Giciye, hari Giciye icyo gihe. Noneho uyu nawe ajya hehe ku Muhima, ntabwo bahise bajya i Bugesera, yabaye nkurukiye ku Muhima gato kugira ngo bazajye babone ko bajya i Bugesera nyine. Noneho ndavuye ngo ngiye kubohoza inzu yanjye. Tugeze iwacu Kigali muri Gisenyi, baza amakuru i Kigali ko bimeze neza, abantu bari kugenda ati nta kimpunzi ziri gutaha iwawe gutyo nta kibazo. Nanjye ubwo narashogosheye ndatega njye i Kigali kubohoza inzu yanjye, ya yindi nubakanye n'uyu. Oya da, nsize umugore muri komine, sibyo Giciye, uje kubohoza ya nzu nyine abandi bari barayigiye. Noneho ngezeyo nsanga umugabo twari duturanye twabizi Rurema Innocent, aracyariho ndabizi, Imana imuhe bakoranye umurimo ariyo mu itorero rya Bimomwe, mu batuye Muhanga. Umuvandimwe wacu, Imana imuhe umugisha, turamushubuje cyane, yabaye umuturanyi mwiza cyane. Rero yabaye umuturanyi mwiza. Françoise yavugaga madamu we nawe yakavuzemo muri jenoside ukuntu babanye neza, n'abaturanyi beza, kandi twabanye mu ibanga ryo gutsinda ry'abanyamasengesho, aho twarokokeye, aho turahagera. Nuko njya i Kigali ngiye kubohoza inzu yanjye, ariko ni yanjye n'iyuyu, ariko yitwa yanjye kuko yari yagiye kandi yashatse. Ngezeyo nsanga bizi Rurema iyo nzu yanjye yayishyizemo mwene wabo wari umuntu w'umupagasi, ayibamo kugira ngo ayirindire igihe nzaza nkagaruka. Nihuse narahageze, inzu arayima, ariko kugira ngo mpite nyibona hashize igihe kire, arandingana nawe uri kuyivamo, bitwara niba ari ukwezi n'igice cyangwa abiri, mbona ubuyinjiramo ibintu bimwe nasizemo nsanga nyine bimwe yagiye abyigurishiriza. Ubukene nyuma y'intambara abantu bari bafite ubukene, nta kuntu agombaga kubana n'ibintu byinshi mu nzu atagurishije byo kujya kwibimutunga, kandi nanabimuhoye sinanagize n'igihe nayijyagamo n'abandi banabisahuye. Nuko ndamwihorera, nawe aragenda ajya gupanga ahandi. Ubwo ubuzima mbabaye muri ya nzu njyenyine. Mureke mwumve ukuntu burya Imana ari igitangaza. Uyu nkajya kumusura iwabo ku Muhima afite umugabo, nguyu ugiye kumusura, nkajya kubasura mbabaza amakuru rwose, ni mukomere, kandi afite umugabo, afite umugabo nawe yaranze. Nuko nkahitahira hakurya Kimisagara njyenyine. Nuko hashize agahe, hari igihe abantu bajya babona ugikomeje, abantu bagakina nka filime ukuntu burya abantu bakina kenshi ibintu byabayeho mu buzima bw'abantu cyane. Burya kenshi ni ubuzima bw'abantu bakina buba bwarabaye. Urumva uwabyumva yabyumva ari nka filime, yabyumva ari nka filime. Ibaye nka filime dukina yazagira saison 50, ariko turi kuvuga gukomera kw'Imana. Noneho uyu isababye ko ari umuravaderi, namusanze nanjye Nyabugogo se ari gutoragura imyenda, nkavuga nti nanjye nabishobora, ngubu nanjye nabona imyenda, ahubwo akabasa n'umuntu wamfasha ku buryo nabona imyenda, nanjye nabona umukiriya bazajya imyenda ngatera pasi. Ubwo kandi afite umugabo, nanjye afite umugore muri komine. Mu by'ukuri twahurira mu nzira tukaganira tugasabana, niba bamwe bakavuga ngo kuko buriya mwaratandukanye. Hari umumama bitaga Mama Mukunda, nawe yaba akiriho, ndamushuje nawe wari utuye aho Kimisagara, akafata kuko buriya mwaratandukanye. Ni Mama Mukunda, twaratandukanye ariko sinigeze muhora gusambana cyangwa kwiba cyangwa kuroga. Imanzi Imana arashatse ko tutabana, habura uko mbisobanura, kandi njye mfite umugore n'iki n'umwana. Nuko bibaho uyu wa mugabo we biza kugenda ukundi, sinabona uburyo mbisobanura. Mbese muri make
aza kugenda arabura yaburiwe irengero nyine nanze ndabamuzi uko mbivuga iyi si nawe urabizi nyine ubwo ntutubaze uko byagenze nari nawe yamaze amezi runaka bashakisha n'ababyeyi be barashakisha b'i Bugesera baraheba bahebye inzira zo kubura k'umuntu ziba ziri muri byinshi yaba ari abamizi yaba harimo akavuyo k'intambara n'ibintu nk'ibi ni byinshi n'ikirasasone no kugenda umuntu akaba yazimirira ahantu oya aho satani yageze nyine yagize ibintu agatogo umenya aho umuntu aguye nuko noneho uyu ndahasa ndamwihanganisha nk'inshuti yanjye noneho ariko ntangira kumva agatima kari kuraherera impaka burya umuntu ni mugari umuntu ntabwo ari uyu mureba umuntu harimo umuntu mbere ndaza ndavuga ku mutima ntangira gutinga uyu muntu njyanye kumuha pole ndamusura turasabana cyane duhumuriza ariko mwana mureke imana ni imana imana irakomeye nuko ndamuganiriza yewe hari abantu babaga mu tuzu twabo ndakita utuzu kuko twa tuzu ko kumwima twaba tugeretse amabuye dushaje nawe watuzi umurizanye mpita nibuka indirimbo ya Karangwa Apollinaire yabakwizera kutabagaho tugatura mu isi nta n'ibyiringiro iyaba nta jambo rihumuriza mbe muntu w'Imana byaba bite wowe komera shihangane shikama mu masezerano duhumurizanye n'ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri isi wowe komera ihangane shikama ku masezerano maze duhumurizanye ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri isi ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Apollinaire Karangwa yarakoze cyane turirimbira indirimbo igica mu biganiro byaduhumurizanye no kujwi ry'inyino mwigizemo ubutangayo natwe ko twabutangayo ariko indirimbo zikwiza mu kiganiro duhumurizanye twongeye kwitura rero abakurikiye Iradukunda TV no guhumuriza ku Imana TV muhumurizanye ubuzima bwacu ntabwo buzarangirira muri iyi si haracyari ibyiringiro. Amen. Uje rero guhumuriza Françoise duhumuriza ubwo ni